tuganira ku nsanganyamatsiko twabateguriye uyu munsi rero tugiye kuvuga kuki, tugiye kwibanda kuki cyangwa se tugiye kugaruka kuki muri iki kiganiro cyacu. Muzi ko mu minsi yashize mwumvise amakuru ababwiye ati nyamuneka ibikoresho byanyu muzi ko bimwe na bimwe bibahenda byarangiza bikanabakonsoma cyangwa se bikabatwara na duke mwari musigaranye, ariko kandi bikanangiza ikirere cyacu ku buryo byaba ngombwa ko imyanya yacu y'ubuhumekero nayo yangirika kubera bya bikoresho. Uvuga ngo uguze ikintu gitanze amafaranga yawe, kiraguhenze, kiraje gikoresheje umuriro mwinshi, nabwo usohoye amafaranga mu mufuka wawe kugura umuriro menshi, kirarangije kikwangirije ikirere, umwuka uhumeka nawo bikubanya ibibazo. Mu yandi magambo, ese ntibyashoboka ko ibyo bintu byoroshywa? Ntibyashoboka ko ibyo bintu turwana nabyo cyaduhangana nabyo mu ngamba zihari, hanyuma ukaba wagira ibikoresho byiza bitazakwangiriza ikirere n'ubuzima kandi bitanazaguhombya ngo bigutangishe amafaranga menshi? Rero mwarabyumvise minsi ishize ko byavuzwe cyane cyane kuri bino bikoresho bikonjesha, yaba frigo, yaba ama AC aho mukorera cyangwa aho mutuye, yaba n'ibindi byose byifashishwa, ariko kandi bikoresha umuriro w'amashanyarazi, cyangwa ku rundi ruhande bikaba byanagufasha mu rugo ariko bikaguhenda, bikagutwara menshi, yaba yo kubigura ndetse n'ibindi byose bikenera kugira ngo bikomeze gukora neza, cyane cyane umuriro. Hanyuma rero turavuga tutarika ibi ni ibiki? Harya ubundi gihe abantu bahereye bakoresha amafrigo cyangwa se izo AC byabatwaye iki? Abahanga bati buriya nuko mutabizi hari icyo byabatwaye, wicaye ukabibara wakibona. Ange nti noneho ko yakibyo bintu ugenda bisobanukiwe, reka numira abantu babizi bazabitubwire, batwereke niba wanabimenya, ukamenya itandukaniro ryabyo byombi, hanyuma ukanamenya ngo ese ko maze kubimenya ndakora iki? Ndabibona se hari aho biri nabikura ndabigura? Urabigura ngahe se? Bijuri butegura inganite. Nuvuga ngo muri iki kiganiro tugiye kumara amatsiko, hanyuma nawe ufata icyemezo cyangwa se uvuga uti nta n'ikibazo mfite, ariko hanyuma ubwo nyine hasigaye n'uzahumeka bikanga uzavuga yuko bari barakubwiye. Ikiganiro n'ubyumva ute? Ndi Anne Marie niyo mwiza, mwese mbahaye ikaze, ariko mpaye n'ikaze cyane abatumirwa bacu barimo Martine Uwera, akaba ari umugenzuzi muri Rema ushinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Menya. Turaza no kumenya ayo masezerano ni masezerano ki, ni bwoko ki, niyo avuga ibi tumaze kubabwira cyangwa hari ibindi ari butubwire. Martine, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane Anne, nishimiye kubana namwe muri uyu mugoroba. Arakoze cyane Martine. Uretse Martine kandi turi kumwe na Maurice Kayitare, akaba ari umuyobozi wa Rwanda Cooling Initiative, akaba rero ashinzwe gahunda y'imikoreshereze y'ibikoresho bikonjesha. Hanyuma nawe Maurice, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze Anne. Uretse abo bombi kandi turi kumwe na Bwana Basile Seburikoko, hakaba ari umuyobozi ushinzwe gutunganya ibijyanye n'imyuka, hanyuma rero akaba ari yaje aturutse mu Akagera Business Group. Tuguhaye ikaze nawe Basile muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Twihuse rero nagira ngo duhere kuri Martine adufashe gusobanukirwa kubera iki iyi ni gahunda irimo gukurikizwa gushyirwa mu bikorwa na leta y'u Rwanda binyuze muri Rema, n'abafatanyabikorwa twicaranye hano n'abaturage twebwe aho dutuye hirya no hino tukazabafatanyabikorwa gukurikira mu ngiro. Ariko se kubera iki amavu n'amavuko y'ibi nayahe? Gihe twahereye dukoresha ibikoresho twabaye iki? Uyu munsi kuki haje izimpinduka? Murakoze cyane Anne. By'umwihariko dushimiye cyane Kit Radio yatwakiriye muri uyu mugoroba. Ubundi aya masezerano ya Montreal niho iyi gahunda ituruka. Amasezerano ya Montreal aje kugenzura imyuka cyangwa ibinyabutabire byangiza akayunguruzo k'imirasire y'izuba ko twita ozone layer. Mu itangiriro kwari kugabanya cyangwa control y'ibyo twita ODS cyangwa ozone depleting substances. Ibyo rero ni ibinyabutabire cyangwa n'amagaze akoreshwa mu byuma bikonjesha, arizo za frigo n'izo za AC, bifitemo substances zihumanya zigenda zikangiza cyangwa zigahungabanya ako kayunguruzo k'imirasire y'izuba. Niba mubyibuka kera bajyaga bavuga ngo akayunguruzo k'imirasire y'izuba ngo kagiye ngo karangiritse cyangwa kajemo umwenge, ngo izuba rigiye gutwika abantu. Rero aya masezera ibyo bavugaga byari byo, kubera ibyo bunyabutabire uburyo abantu babikoreshaga icyo gihe arizo technology zari zigezweho, hari hamaze
ako kayunguruzo kari kamaze kuzamo umwenge. Uwo mwenge rero ubundi niwo rya zuba ryacagamo ya mirasire ikaza ikangiza yaba ubuzima bw'abantu yaba n'ibihingwa. Rero nibwo aya masezerano yagiyeho mu 1987, ariko intangiriro yayo cyangwa inkomoko yayo yaturutse aho bita Vienna muri Autriche mu 1985. Rero aje kugenda agenzura iyo myuka anagenda ayigabanya. Rero hagiye habaho amavugurura atandukanye bitewe nuko tekinoloji zigenda ziza ku isoko n'uburyo abahanga bagenda barushaho gukora tekinoloji zigezweho. Amavugurura yabaye mu minsi yashize cyangwa mu gihe cya vuba, yabaye mu mwaka wa 2016, akaba yaratorewe i Kigali ariho mu Rwanda, Kigali amendment. Icyo gihe u Rwanda rwari rwakiye inama y'ibyo bihugu ibihugu byose bihuriye kuri ayo masezerano uko ari 197. Inama yabereye i Kigali muri convention. Urumva yuko wari umugisha, noneho biba byiza kurushaho yuko noneho banemereza ayo masezerano i Kigali. Ayo masezerano rero yaje agamije iki? Ayo mavugurura y'ayo masezerano yaje agamije ubundi hariho yuko bagenzura iyo myuka yangiza akayunguruzo k'izuba, ariko noneho hari n'ibyo turi gusaba ko bikoreshwa. Harimo ikibazo cy'uko bitera ubushyuhe bwinshi ku isi cyangwa icyo twita global warming iri hejuru. Ibyo rero bigenda mbese bisa nkaho bihuye cyangwa byaje bije gushyigikira amasezerano ya Paris, kuko amasezerano ya Paris nayo yaragiyeho kugira ngo afashe mu guhangana n'imihindagurikire y'igihe. Ubwo rero amasezerano ya Kigali aje kuyunganira, kuko azafasha kuba twaguma ku kigereranyo cyangwa kugabanya ikigereranyo cya 0.5 wenda mbere yuko tugeraho atamasezerano yaje yunganira mu bisiko byagiye bigenda, ariko byose hagamijwe kureba uko abantu bareba ikitahungabanya cyangwa kitakwangiza ikirere, imihindagurikire ikirere ndetse n'ibindi bishobora kutugeraho. Hari ikintu watinzeho cyane ngo akayunguruzo k'izuba. Abantu biga mu ishuri barabyigishijwe ko umuntu dukurikisha guhita yibaza se akayunguruzo k'izuba ndi kamaze iki, kangiritse byadutwara iki? Izuba kuri dafite akayunguruzo hari icyo twaba twakiba gikomeye, kuko akayunguruzo icyo kamaze no kuyungurura imirasire y'izuba cyangwa ultraviolet, kugira ngo isi ibone imirasire dukeneye itari bwangize ubuzima bw'umuntu, itari bwangize ibimera. Kuko iyo kangiritse niho haturuka amakanseri y'uruhu, niho haturuka amakanseri y'amaso, biriya bita za cataract. Niho haturuka yuko ibimera byangirika, kuko izuba riba ryabaye, iyo mirasire iba yaje ikaba myinshi. Hashobora no kuvamo yuko umubiri, kubera ko utari kubasha kwakira ya mirasire yose, ukivumbugatanya w'ubwayo. Kuvanga ubukana buza buri hejuru. Buri hejuru. Arakoze cyane Martine, mwumvise isobanura impamvu y'ibi byose twavugaga byo kureba ibyo wakoresha bitakwangiza ikirere, bitakwangiza bitanaguhombya. Yenda by'igihombo turaza kubigeraho mu kanya. Ubu turacyari ku nyungu rusange. Inyungu rusange ni cya kirere dusangiye nk'isi, ni bwa buryo twese twagira ingaruka ko ibyera tubwiye izuba niriza ntabwo rizatoranya ane wabikoze n'utarabikoze. Ubu turacyari mu nyungu rusange, mu kanya turaza kwinjira mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Ariko noneho ati ikigamijwe no kugira ngo ikirere cyacu tukibungabunge, akayungirizo k'izuba ryacu ke kwangirika kurushaho, natwe ubuzima bwacu bukomeze kumera neza. Ariko kugira ngo ibyo bigerweho birasaba iki? Aya masezerano ya Kigali ariyo bita Kigali amendment agiyeho, hari ibintu bigomba kujyana, kuko bimwe mu bituma habaho ubwo bushyuhe cyangwa niyo myuka yiyongera ikongera ubushyuhe, icyo twita climate change, harimo n'ibijyanye n'umuriro dukoresha, kuko
nawo ugenda urekura amagaza yo twita za CO2. Rero niho basinya aya masezerano bavuze ko bigomba kujyana n'ibintu bijyanye no gukoresha neza umuriro dufite. Ubwo nabyita niko nagerageza kusobanura mu Kinyarwanda, ariko ubwo nibyo bijyanye na energy efficient. Rero niho haturutse iki gitekerezo cya Rwanda Cooling Initiative. Maurice akaba ari uhagarariye iyo projet. Iyi projet yaje ije gufasha u Rwanda nk'igihugu cya mbere cyafashe cyatorewemo aya masezerano, kigafata n'iya mbere mu gusinya ayo masezerano. Donc amasezerano cyangwa ibihugu biricara biraterana biravuga bati aha hantu habereye iki gikorwa hari projet yakwiye gutangirirayo, kugira ngo n'ahandi zirahari zagiye zitangira mu bihugu bitandukanye, ariko natwe turi mu bihugu bya mbere byabonye iyi projet ijyanye no gukoresha cyangwa no gushyiraho ingamba zijyanye no kugabanya umuriro tugomba gukoresha mu bikoresho bitandukanye, cyane cyane mu bikonjesha. Martine arakoze, asobanuye neza ukuntu bimeze, ariko aragira ati Maurice yarabirebye aravuga ati rero cyangwa no mu bindi yarabikomeje ko ari inshingano z'igihugu, ahasinywa amasezerano bafata n'ingamba. Ariko Maurice rero projet yanyu ije kuducungura, ije kuturinda ko izuba ridubabura uruhu, ije kuturinda ko turwara kanseri z'amaso ko ikirere cyangiritse. Ituzaniye kizabikora itizabigera hite, bikorwa bite? Muzanye iyihe gahunda ituma igihugu cyagera kuri izo ntego Martine yaramaze gusobanura? Urakoze Anne. Wenda ndagerageza kubivuga mu magambo asa naho asobanutse kugira ngo abadukurikirana babyumve, nubwo bidakunze kugira amagambo yoroshye kuko ni ibintu birimo amagaze, imyuka n'ibintu bisa naho bifite shimi nyinshi. Ariko nsubiye ku kibazo mbajije, ikintu umuntu asa naho yungukiramo hari ibintu bibiri nsa naho ndi buvugeyo. Cya mbere nuko nk'igihugu kirareba kikavuga kiti hari ibikorwa bikorwa n'ibigo n'inganda n'abantu ku giti cyabo bigira uruhare mu kwangiza ibidukikije. Ibyo ngibyo hakaba harimo nk'ayo mafrigo tuba dufite mu rugo. Iyo ufite frigo, nkaba mfite indi n'undi tukabijana tukabigihumbi dufite frigo, aho kuba yaryaga amayinite 10 y'umuriro ikabirya 20, wateranya cya gihumbi cy'abantu bafite amafrigo yangiza umuriro ukayokuba no mu mubare w'abantu, usanga umuriro mwinshi cyane. Ndetse usanga ku rwego rw'igihugu bisaba igihugu gushaka andi mafaranga yo kushyiraho izindi nganda zibyara umuriro kugira ngo zize kudufasha kuri wa muriro twangiza. So igihugu kikabireba muri ubwo buryo kikavuga kiti ibi dukora birangiza ibidukikije, ariko biranatwangiriza n'amafaranga. Nta muntu n'umwe ubyungukiramo, isi yacu irangirika n'imifuka yacu irahungabana. Noneho ibihugu byose bikishyira hamwe bikavuga biti rero reka twicare dushyiraho amasezerano atuma twese nk'isi tuzayubahiriza. Hari ibyo Martine yasobanuraga, hahereye ari amasezerano ya Montreal Protocol, haza ejo bundi muri 2016 aravugururwa hano i Kigali yitwa Kigali Amendment. Noneho ubwo buri gihugu cyose cyasinye kikaba gifite uruhare gushyiraho ingamba mu gihugu mu gihugu zigomba kubahiriza ayo masezerano. Kigali Amendment rero nyivuze mu nteruro ebyiri, igamije kugabanya ubwinshi bw'umuriro dukoresha mu ngo twangiza. Wenda Martine yari yamaze no kutubwira wenda ku nyungu za rusange zazindi zo kurinda ikirere n'ibindi, ku nyungu noneho z'umuntu ku giti cy'ubwo ndumva ari nkaho ari hugeze. Yego, ubwinshi bw'umuriro. Yego. Yego, so hari ubwo bwinshi bw'umuriro, ariko ubwo bwinshi bw'umuriro kugira ngo nk'umuturage ntiyapfa kubimenya, ariko leta ifite ubushobozi bumenya
iti turebye ibikoresho byinjiye mu gihugu ingano yabyo harimo byinshi byaje byangiza ibidukikije birya umuriro mwinshi leta igashyiraho ingamba izo ngamba rero zashyizweho izo ngamba zigaragaza kurya umuriro ntarengwa buri gikoresho gikwiye kugira ku mafrigo n'ama air conditioner byitwa mu cyongereza minimum energy performance standards. Ubu guhera muri uyu mwaka ibikoresho ari amafrigo ari si ibikoresho bitanga ubuhehere mu nyubako byitwa air conditioners byinjira mu gihugu bigomba kwinjira byujuje ubuziranenge runaka bwashyizweho n'ingamba zashyizweho na leta. None rero ku muntu ku giti cye nuko nyuma yuko leta ibujije ibi kwinjira ibigeze mu gihugu byose bari byiza. Hari ahantu uvuze uti usanga abantu batabimenya kuba umuriro waba mwinshi cyangwa waba mukeya gute se ntabimenya kandi ari igihugura simbibona ko wagiye ari mwinshi wenda cyangwa biba ari ibintu umuntu yagize nk'akamenyero ntazanamenye ibiba uranabimenya ko icyo gikoresho cyawe kirya umuriro mwinshi ariko ntumenye ko habaho ikirya muke ntumenye aho wagisanga ntunanamenye ko mu by'ukuri hari frigo zishobora kurya icya kabiri cy'uwo muriro wo ukoresha. Ibyo rero ni leta ivuga iti ibi ngibi bikabije kwangiza umuriro ntibyongere kwinjira noneho hagasigara uruhare rw'umuturage ruvuga ruti ndetse n'ibi byaje harimo ibirusha ibindi ngewe reka ngende nshakishe igitangiza umuriro na gake igikoresha umuriro mukeya. Arakoze cyane Maurice nizere ko mwese abadukurikiye muri bo mwumva aho turimo kuganisha twahereye ku kirere tugeze ku mufuka wawe buri iyo twavuze umuriro ukoresha mu rugo na amafaranga asohoka mu mufuka wawe. Hari abantu kare bazangire batari ko ko tutigeze tukubwira ko dufite ikibazo cy'amafaranga uradushaka icyo tubwira ibikoresho bidatwara umuriro kavuga nti wa mugani se ku muntu ufite ubushobozi bwe ni ngombwa ko ibyo bikoresho bigira amafaranga abona asohora ntacyo amutwaye Maurice. Nabivuze icyambere uwo mufuka wawe niba ufite munini cyane utakubangamiye wowe nta kibazo ariko ibyo bintu biriteranya bikagena bikagira ingaruka ku gihugu bikagira ingaruka ku isi bigira ingaruka ku gihugu gute igihugu kigomba gukora kuguteganyiriza kubona ko bashyiraho inganda zibyara uwo muriro ku buryo ubona ubukoresha ariko iyo ukomeza kuwangiza hari abawubura hari abazawubura bikagira ingaruka ku gihugu ndetse bikanagera naho hari aho igihugu gishobora gukoresha wenda nk'ibikomoka kuri peteroli gutanga umuriro bisaba igihugu ko cyemporta byinshi kugira ngo babashe kubyara umuriro wowe urimo kwangiza. Rero namwongereraho kuri Maurice nunganiye Maurice ntabwo ari ikibazo cy'umuriro gusa ubugenda navuze yuko hazamo nuko hari imyuka ya yindi navuze CO2 yiyongera bitewe n'uburyo tuzakoresha kugira ngo tubyare ayo mashanyarazi. So ibyo rero byose ntabwo biba bikisigaye ku mufuka wawe gusa biba bigiye no ku buzima bwawe kuko iyo ikirere cyangiritse ntabwo kigarukira muri ahange Martina nicaye kiba kigiye kwangiza ubuzima bw'abantu bose. Ese uyu munsi Martin wahoze ugaragaza uti akayungirizo katangiye kwangirika ariko uyu munsi duhereye hano mu Rwanda ukwangirika kw'ikirere niba wenda uruhare rwa buri gihugu rugaragara mwatubwira twe tugeze ku ruhe rwego twangiza ikirere ku rugero rungana rute wenda ibyangirika mu mufuka byo biraza kujyana na buri muntu. Wenda aho ngaho kuvuga ngo igihugu cyangiza ku rugero rungana gute ahubwo hariho ingamba buri gihugu kiba gifite umurongo ngenderwaho w'ibyo kigomba kugabanya kugira ngo ibihugu bishyize hamwe bibashe kugabanya ya myuka yangiza ikirere. Rero nubwo navuze ko icyo gihe muri 1985 cyari cyarangiritse cyane ariko bitewe n'izo ngamba zagiye zijyaho uyu munsi dufite icyizere cy'uko ako kayunguruzo k'imirasire y'izuba kagenda gasubirana buhoro buhoro.
ngo nta kigero gihari nkuko wahoze umbwira mu kanya ikigero mwifuza kugabanya ariko se murakigabanya mugikura kuri kangahe kijya kuri kangahe? Nk'urugero nk'u Rwanda twari dufite ikigereranyo icyo twita baseline ya 4.1 cya toni z'aya magazi twagombaga kugenda tugabanya ayo yangiza. Uyu munsi u Rwanda rugeze kuri 1.89. Urumva ko tugeze ku kigereranyo cyiza, turi hafi kuri 54% y'intego cyangwa y'intumbero twari dufite. Dufite yuko tugomba kuyigeraho mu 2030. Arakoze cyane. Hanyuma tugarutse kuri Maurice gato mbere yuko tuza kugera kuri Basile, Martine matwereka uko ikirere cyangirika, twereka ibigomba kugabanwa. Mukanya nawe twerekaga ko mu Rwanda ibikoresho bihari byinshi dukoresha, usanga nkavuga nti ese uyu munsi mwarabaruye mumenya ngo mu Rwanda hari firigo zingahe zikora ibyo, hari za AC cyangwa bidufasha kwicara ahantu hari amafu bingana gute? Mufite imibare, hari ibintu mufite bifatika muvuga muti nubwo twagabanya cyangwa nubwo dufite intego turahangana n'ikintu kingana gutya? Yego, iyo mibare irahari. Hari inyigo zakozwe zigeze kuri 2 mu myaka 2 ishize. Iya mbere yagaragaje ko mu Rwanda hari hagati y'amafrigo 75,000 kugera ku 100,000 hagati aho. Ndetse hari n'ibi byuma bitanga ubuhehere byitwa air conditioners bigera nko ku 50,000. Ibyo ngibyo bikaba biziyongera cyane mu myaka ikurikira, ariko icyagaragaye nuko ibigera kuri 80% byabyo ari bidafite ubuziranenge buhagije, byangiza umuriro. Hanyuma rero muti mufite intego, none se uyu munsi tugere kuri Basile rero. Uyu munsi dufite ibyo bikoresho kubera ko niba umuntu ari bukurikira akavuga atari kwa mugana wo kwimarira amafaranga mu mufuka, aho kwangiza ikirere kizangiraho ingaruka ku buzima bwanjye no ku bw'abandi n'igihugu n'isi, kuki ntafata ingamba nkava ku giti mugane w'abandi? Uyu munsi wowe nk'abantu muba mu munsi kundi cyangwa abafatanyabikorwa baba bose bari hano, ibyo bikoresho ubundi birahari cyangwa ni inzozi dufite wenda tuzarotora mu gihe cya ya myaka Martine yatubwiraga? Urakoze cyane. Ibikoresho dufite amahirwe ko mu Rwanda tubifite. Turabifite dufatanyije na Maurice wagariye umushinga hamwe n'ikigo cya Rema. Habaho amahugurwa atangwa ku bantu bakora ibyo bintu ndetse n'abinjiza mu gihugu, kugira ngo babashe nabyita gute, babashe kumenya aho ibikenewe kwinjizwa mu gihugu. Yes. Aha, uyu munsi umuntu uteze amatwi Keti, kuko mukangiye no kubakira wenda baranabyibariza, uyu munsi ati ibikoresho birahari, ibihari nibimeze biti? Kuko batubwiye muri rusange bitangiza ikirere, bidahumanya umuntu, bidatwara umuriro. Nibimeze bite? Bikoresha ibingana umuriro ungana ute ugereranyije n'ibindi by'uyu munsi byakoreshaga, cyangwa se byakorohereza kwangirika kw'ikirere ku kigero kingana gute? Urakoze cyane. Nsubiye inyuma gatoya, hari amagaze mbere yangiza akayungiro ka ozone, ayo ngayo yagiye acibwa, ubu ntayo dufite. Nyuma gaze dufite zitangiza ozone ariko zo zigira ikibazo mu bushyuhe bw'isi, ariyo mpamvu tugomba kuzihindura tukajya ku magaze twita naturel cyangwa se gaze z'umwimerere. Urakoze cyane. Ariko uretse no kuba izo gaze z'umwimerere zitangiza, zizateza ikibazo cy'ubushyuhe, zituma ukoresha umuriro muke cyane. Batubwiye ko cyangwa se tuzi ko izo gaze cyangwa ibyo bikoresho, izo air conditioners na fridge, ushobora nibura gusevinga hafi 50%. Haba ari tekinoloji zitandukanye, hari ishobora kuba wabika cyangwa se gusevinga, kuzigama 30%, ndetse ubu ubushakashatsi tugaragaza ko dushobora kuzamuka tukagera kuri 60%. Ariko tureba ibyo dufite ku isoko ryacu, dufite kuva kuri 30% ndetse na 50%. Zibyo savinga ku muriro. Zibyo savinga, ubwo no vuga ngo ni ku mufuka cyangwa ku kirere no kwangirika kwaki cyangwa n'ubushyuhe watubwiraga? Yes, byombi. No kuvuga mbere na mbere uko uzagenda ukoresha umuriro muke cyane uzazigama amafaranga, ariko uko twese hamwe ibyo twazigamye bigira ingaruka nziza ku kirere ndetse no ku gihugu.
ubu muntu ukurikiye iki kiganiro ushaka wenda kugura ibyo bikoresho hari aho biri se cyangwa ni ukuvuga ngo ni bya bindi hari abantu basigaye bacuruza muri ino minsi ukamubwira icyo ukeneye uvuga ati tegereza iminsi mike yambanze nkizane uyu munsi wakomanga yaba kuri Rema cyangwa ahandi hari aho mwamwohereza ibyo bikoresho bihari? Nibyo rwose urakoze birahari. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko hari abacuruzi bamwe na bamwe bafite mu gihugu ndetse n'abandi bose barashishikarizwa kubizana ariko navuga ko mu Rwanda bihari. Morris, imbogamizi zikunda kubaho cyane usanga abantu bavuze ati okay ibibazo bihari twabyumvise ingamba mu kubikemura zirahari ibikoresho birahari munata bati biboneka bite? Ni ikibazo cyiza ariko nyihanganira nsubize gatoya ku cyo warubajije Bazil cyambere kivuga kiti ese birahari. Ubu bukangurambaga twagerageje gukora twibanze cyane cyane no ku bantu babizana mu gihugu kugira ngo tubereke ibisabwa tubereke ibyo bakwiye kuzana tubereke ndetse ko no mu gihe kiri imbere batazabasha no kuzana bya bindi bibi. Kugeza ubu rero twagiye dukorana n'abacuruzi babicuruza benshi tuzi imibare y'ibyo bagiye bagira mu gihugu batwijeje ibyo bagiye kuzongera ndetse kugenda bazana ndetse hari n'izindi gahunda dufite wenda tutavuga tuzavuga ubutaha ariko zigamije kuzafasha abaturage kuba bagura n'ibyo bikoresho ku buryo buboroheye. Dukorana n'amabanki dukorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umuriro REG. So ni abacuruzi basanzwe bacuruza n'ubundi ntago ari abashyashya baza barahari aho abantu basanzwe bazigura izo frigo. Turimo gukorana n'abacuruzi ku buryo noneho baba bafite izazini nziza gusa arizo zihari ariko tukangurira abantu kugenda bananashaka inziza kurusha. Uti murakorana mwaganirije abacuruzi mubereka ko hari n'igihe ibyo bafite no munsi bazaba batabasha kubigarura mu gihugu mu gihe kubizana mu gihugu mu gihe runaka ariko si bihari birajyaye. Ubu ngubu mise nibaza umuntu wiranguriye ibikoresho bye kandi biri muri uwo mujyo bitemewe birahinduka mu ndisi barabikoramo injyamani biragenda gute? Yego abantu babyinjije mbere yuko bitangira guhagarikwa kwinjizwa barabifite barabigurisha nta kibazo. Ariko guhera mu kwa mbere k'uyu mwaka nta bantu bakwiye kwemererwa kubyinjiza kuko guhera ubu ngubu ntibyemewe kwinjiza ibyo ngibyo bituje ubuziranenge. Ariko noneho ababifite bishaje ahubwo bo bashaka kubihindura barabishyira hehe? Hari ikigo cyitwa e-waste recycling plant ntabwo nzi uko nabivuga mu Kinyarwanda nyamwenda Martina ari bumfasha ariko cyitwa Envirosav kiba mu Bugesera gishinzwe gufata ibyo bikoresho byose bishaje bagakora iki bakabinagura. Yego icyo kigo kirahari rero nacyo dufitanye imikoranire ku buryo ndetse n'ubwo bufasha twavuze tuzashyiraho buzafasha abantu kubigura buzajya bunanafasha abo bantu kohereza ibikoresho byabo bishaje kuri Envirosav bikabasha kubinagura. Reka nsubire kuri Bazil. Buriya iyo haje ibintu biza kuvuga kuri business abantu bikorera kandi nawe nubwo ari hano mu kiganiro ariko buriya araza no kwambara impu zombi araza no kutubera umuntu umwe muri bano bantu bikorera basanzwe bazana n'ibi bintu mu gihugu. Ibi bintu mwarabyumvise muravuga muti murakoze cyangwa aravuze muti nyamuneka ko muduhemukiye ibintu twabyiboneragamo amafaranga wenda basanga byanabonekaga byoroshye n'ibindi byinshi mwabyakiriye gute izo ngamba? Kuzakira akenshi ntiwavuga ko byoroshye ariko cyane ko atari ibintu byari bishyashya kubera ko nko kubatubwira ibintu bya tekinoloji yo konjesha bihora bihindagurika cyane. Martina atubwiye aho byahereye amagazi ko yagiye ahinduka ni ibintu abantu bacuruza bamenyereye ko bisanzwe bihinduka. So batubwira ko tugomba kujya kuri energy efficiency cyangwa se ku bintu bikoresha umuriro muke ntago byatunguranye.
ntabwo byatunguranye. Barabagirishije inama cyangwa hari abantu bajya baduhamagara bati ibi bintu nitubizi babidutuye hejuru tubona birabaye, barabateguje ubu muragenda mumanuka gake gake ku byo mwinjizaga ku buryo igihe kizagera ntabyo mugifite muri stock cyangwa imiryango izabakingiraho? Oya, ntabwo bigeze badutungura. Maurice igeze kwivugaho ati ababyinjije mu gihugu nta kibazo, ariko abagiye kuzana ibishyashya buri gihe habaho igihe cyo guherekeza cyangwa se cyo kugira ngo baha abantu igihe cyo kubasha kwiyadapta, nabyita ko kwakira impinduka. Urakoze cyane. Ntabwo biza ngo itariki n'iyi ntimugomba kwinjiza ibingibi cyangwa se ibingibi ntibyemewe. Oya, n'ikindi habaho kwigisha, habaho amahugurwa. Ibi byose bifata igihe kugira ngo ibi nubwo tubikora uyu munsi, ariko navuga ko byatangiye nk'imyaka 2 ishize bahugurwa babyerekwa ibintu nk'ibyo byose. Abantu mudukurikiye mu kanya ndaje mbitabe 0788 330100 0788 330100 mutubwire ibitekerezo byanyu, mubaze ibibazo mwifuza kumenya kuri ibi turimo tuganiraho, cyangwa se wenda no gusobanukirwa cyangwa n'inyunganizi. Mushobora no gutanga inama zafasha kugira ngo bigende neza kurushaho. Ariko noneho tunakomeza tuganira, ibyo bitekerezo muduha kuri telefoni mushobora no kubiduha kuri WhatsApp 0788 330100. Nabwo ko mujya no kuri Twitter mukareba ku mbuga zitandukanye zacu, yaba Ikirere, yaba Kigali Today, yaba jewe, noneho mukabasha kuganira n'abantu kuri ibi bintu turimo tuganiraho, mugakomeza gukoresha hashtag ya ubyumvute kugira ngo ibitekerezo byanyu tubibone tubisome muri iki kiganiro. Icyo wandika cyose kuri iki kiganiro wibuke gushyiraho hashtag ya ubyumvute, hanyuma tubashe kugendana namwe. Noneho Bazira avuze ati baratuganirije baratubwiye, ariko se Martin, iyo hari umuntu uvuze ati rero nubwo banganirije nubwo bambwiye genda ndabona hano bigoranye, ndabona bino bidashoboka, hari bufasha mukorana nabo mute uko kubaherekeza? Bazira yavugaga gushoboka gute, kugenda gute, cyangwa se birano urugamba? Ntabwo ari urugamba, kuko aya masezerano uko agenda ashyirwa mu bikorwa ni ukugenda tugabanya buhoro buhoro. Wumvishije yuko kuri iyo yangiza akayunguruzo k'imirasire y'izuba dufite kugeza mu mwaka w'2030, rero haba hariho ingamba z'uburyo dufasha kuva ku mucuruzi kugeza ku muturage wo hasi. Ntabwo ari ibintu ngo tuza ngo duture ku bantu bose, byongeyeho yuko aba ari ibintu binareba cyane cyane kuri ekonomi y'umuntu cyangwa no ku bushobozi bw'umuntu. Rero niyo mpamvu hagiyeho ingamba, yego, ariko twabanje kwigisha. Baziri yabivuze, nagize umugisha ko ari we wabyivugiye. Iyo biza kuvuga njye uhagarariye Rema bari kugira ngo ni igipindi ndi gutera, ariko twarabaherekeje kuva amasezerano yasinywa, turababwira amasezerano agamije kugabanya iyi myuka, ubwo twanze kuvuga amatarme chimique cyane, bazita za HFC. Izi gaze uko zigabanuka, dufite n'intumbero yuko tugenda duteza imbere ibyuma bikoresha umuriro muke. Technology zirahari, kuko nukuvuga ngo aya masezerano ntabwo aba ari amasezerano y'igihugu kimwe, aba ari amasezerano y'isi yose. Ibihugu 197 bihuriyeho, harimo ibihugu bikora izo technology zigezweho. Rero nayo ajya gufata uwo mwanzuro, kuko izo technology ziba zamaze kugera ku isoko. Ahubwo ikiba gisigaye nuko nk'igihugu cy'ubwacyo gifata umwanzuro kikavuga ati tugomba kujya kuri iyi technology, dufitemo inyungu yaba ku muturage bwite, yaba no ku buzima bw'abantu, yaba no ku bidukikije muri rusange. Urakoze cyane. Reka noneho tugere kuri Maurice tumugarukeho, kuko Martin uko nabivuze ati no guherekeza abantu, ntabwo tubahutaza, tugenda gahoro. Nshimye ko mwaheganiriye n'abacuruza n'abazizana n'abakora ibyo byose mukabaherekeza. Umuturage se muherekeza gute, bigenda gute? Umuturage azabigenza uyu munsi niba umuntu yiguriye frigo, wenda uyu munsi mu kwezi wenda gutaha akazakenera pièce, yagize ikibazo agasanga ntayiri ku isoko kandi wenda adafite ubushobozi, uwo muturage azabigenza ati ibyo bintu azabishobora? Hari ubundi bufasha se muzamaho ko bwati tugenda dufatanya tuganira? Yego, icyo nacyo ni ikibazo cyiza cyane. Hari transition period bavuze, cyangwa se igihe cyo guherekeza ku bacuruzi cyabaye cy'imyaka 2.
mbere nyuma yo kwingamba zishyizweho habaye kwigisha abacuruzi no kuvuga bati muramenye nyuma y'imyaka 2 ntago muzabasha kuba mukinjiza ibi bikoresho, mwinjiza ibyo mukeneye, amapiese mukeneye, nyuma y'iki gihe ntimuzabasha kubyinjiza. Ariko na Martine yawe yamaze kubivuga, ndetse na nyuma yuko icyo gihe cyo kuvuga tuti ntago ibyo mukemerewe kubyinjiza, amapiese bakomeza kuyinjiza, hari ibyitwa quotas ku magaze, bakavuga bati mwemerewe kugenda mwinjiza ibingana gutya, noneho bikagenda bimanuka kugera muri 2030 aribwo ibyo ngibyo bizahagarara byose. So haracyari igihe. Umuturage we rero ikintu twe turimo kugerageza gufasha nuko mu gihe umucuruzi acuruje igikoresho amenya ko agomba gukurikirana uwo muturage, cyagira ikibazo uwo muturage akakigarura. Niyo program nakubwiye izashyiraho uburyo abantu bashobora kugura ibyo bikoresho akajya cyishyura gahoro. Icyo gihe rero umucuruzi wagicuruje tuzajya tumusaba ko atanga garanti akagikurikirana nibura kumara nk'imyaka 2. Navugaga umuturage usanga ngo iki gikoresho cyangiza ikirere, gitwara umuriro mwinshi, ariko akaba adafite iyo budget yo kujya guhindura ngo ajye mu hariya, we aherekezwa ati afashwa ate? Kubera ko niba uyu munsi nisanganiwe nk'iyi AC wenda ni na nshyashya, ariko urimo uranyereka ingaruka ifite, ariko je simfite amafaranga. Ese ubukangurambaga abantu babigura babizana mu gihugu nibitabona babigura, ntabwo mufite izo mpungenge ko umuturage wenda atiteguye kwakira izo mpinduka ku gikoresho cye yari yifitiye, wenda abona nta mutwaye ngo shifting ajye kuri icyo kindi? Nta mpungenge mufite ko wenda abantu batiteguye? Nibyo bivuze, biterwa n'umufuka w'umuntu, bigaterwa n'ubukangurambaga n'imyumvire umuntu amaze kugeraho. Nta uzategeka umuntu kujya kujugunya frigo ye yarafite mu rugo, bizaterwa n'imyumvire y'uwo muntu. Niba warayiguze uyifite yangiza ibidukikije, ikoresha amagaze, iry'umuriro, bizaterwa n'imyumvire yawe. Uko abantu bazagenda babyumva niko azabona ko mu by'ukuri kimuhenda kurusha nuko yanagura igishyashya. Kuko niba ufite ikintu gikoresha umuriro w'ibihumbi 30, hari kiri ku isoko gikoresha ibihumbi 15, ni naho navuze ko dushaka kuzana iyo programme ituma noneho ushobora kujya uzigama bya bihumbi 15 aho kugira ngo wivanemo ibihumbi 300-500 byo kugura indi nshyashya, ujye wishyura gahoro. Icyo gihe rero umuntu azareba avuga ati nubundi iki cyanyangirizaga amafaranga ntacyo kimarira, reka nkireke nshaka ikindi, yandi nzazigama niyo azangurira igishyashya ahubwo. Arakoze cyane Maurice. Reka noneho tugere rero tugaruke kuri Basile gatoya. Nk'abantu mucuruza ibintu munabyinjiza mu gihugu, mwe mushobora kwa muzi no kubiramuka bitandukanye. Jewe muturage wepfi ngiyi nindamuka ngiye ku isoko shaka icyo gikoresho, nakibwirwa n'iki? Nagiye nganira n'abantu batandukanye ku bintu by'insinga zikoreshwa mu nzu, bakavuga bati ugire bibiriho za S-Mark, ugire utwara umutekinisiye, ugire gute sizi firigo izi AC, ibi bikoresho bindi turabibwirwa n'iki nk'abaturage tugiye kubigura? Urakoze cyane. Muri navuga ko bitoroshye cyane ko akenshi umuntu umvishe ngo frigo cyangwa air condition yumva gusa yihutira kureka make then agaterura akagenda. Ariko muri rusange ibintu byose umuntu agiye kugura na frigo n'ujye gura amazi n'ibindi ugomba kubanzukira nimba amatariki akimeze neza, wemerewe kuyanwa n'ibindi byose. Kuri frigo tugira ibyo bita twita etiquette cyangwa se ikiranga iyo frigo. Urakoze. Ibintu byose tugira ibimenyetso bitugaragariza ko iyo frigo ifite gaze nzima cyangwa se ikoresha umuriro muke. Icyambere bitaho ureba gaze irimo nimba ari HC cyangwa se hydrocarbon, ariyo magaze naturel asanzwe cyangwa se amagaze y'umwimerere. Gaze bayanditseho nzima ubu dukeneye kuri frigo ni gaze yitwa R600 cyangwa se R290. Ayo ni amagaze n'ubundi asanzwe n'ubundi ari ku isi atigezwe akorwa mu ruganda. Ngo ibyo byanditse rero kuri ka kantu kaba kometse kuri frigo cyangwa kuri ka gatabo baguha? Oya, kaba kometse kuri frigo. Imbere muri frigo n'inyuma ya frigo. Cyo ni cyambere. Kugira ngo noneho ugire umuriro ubashe kuzigamura mwiza cyane, ifite na technology yitwa inverter technology.
nabyo bituma uzigamurura cyane. Inverter technology ni technology ituma byo biri too much technical, ituma uzigamurura cyane kandi birenzeho. Ubwo ibyo gese nabyimenyera rero nkeneye ubwunganizi. Morris ndabona shaka. Urakoze. Reka nungane baziri gake ibyo yaravuze. Inverter technology byo no kuvuga ngo ni frigo ifite ubwenge ivuga iti nakonjesheje bihagije reka mbe nivanyeho hatangiye gushyuha reka nisubizeho. Donc ifite ubwo bwenge. Ariko ikindi kintu nshaka kongeraho nuko muri Rwanda Cooling Initiative turimo kugerageza gushyiraho ikintu cyitwa label, aho label cyangwa se ikirango aho umuntu azajya aza akayireba n'amaso akavuga ati inyenyeri 5 bivuze ko ari byiza, inyenyeri 1 bivuze ko ari mbi. Ni remi zabikora buri frigo yinje mu gihugu ishyireho icyo kirango, noneho ku buryo umuturage najya kugura atagomba kureba ibyo byose, ahita areba ati n'inyenyeri zingahe. Ibyo inyenyeri ni abantu barabimenyereye bose. Abantu mudukurikiye mwari mumaze kumenyera kureba ku bicuruzwa bitandukanye za Esmark, abantu barazimenye mbere wajya kugura ikintu utabyitayeho, ariko ubu bamaze kubimenya. Ubwo icyo nacyo nigisohoka kikagaragara tuzakibwira abantu bamenye ngo ikigo kiriho ibintu mu munezero hanyuma bihahire bigendere. Hanyuma rero mbere yuko tujye ku kibazo gikomeye nzi ko abantu benshi bategereje kuri telefone cyangwa se no kubaduteza amatwi mwese aho muri, reka twitaba abantu nka 2 cyangwa 3 0788330100. Uyu nguyu aragiye ariko nanagenda ubutumwa ndabona ari bwinshi, turagenda tubunyuzamo amaso tubuvanga n'ibitekerezo muri buze kugenda mutwoherereza mu kiganiro. Ati wiriwe neza Anne Marie, ndabakunda cyane. Reka rero je nibariza abatumirwa ntiko twagiye tubona ibikoresho bigenda bicibwa mu gihugu kubera ko bitakigezweho, maze ibishya bizanywe bikaza bihenze cyane. Aha, iki ni kibazo turi busorezeho ubundi. Ese ibi byuma bikonjesha bizaba biboneka hehe, bihendutse ku ruhe rugero? Icyo kibazo mu cyandikano turagisubiza nyuma. Hanyuma undi nawe ati mwiriwe neza Anne Marie, ati mubwire ko ingaruka zigera no ku muturage, naho ibyo uwo muntu uvuga ngo nta kibazo cy'amafaranga afite, ubwo ni wa wundi nari ntanzeho urugero, ataye koko ariko namenye yuko hari abafite make, narekere rero kubadusobanurire. Ati tubarize abatumirwa ngo ese umuntu agiye ku isoko yamenya ate uko ibyo bikoresho bikora? Ngira ngo ubutumwa bwaje kare ariko mwumvise ko igisubizo cyatanzwe. Hanyuma undi nawe ati mwiriwe neza Anne, tubarize umutumirwa ku makuru ajyanye n'ibiciro bya gaze kirimo kwiyongera ku isoko. Uravuga gaze yo gutekesha? Aha, ibyo ngiye tuzatumira abantu babishinzwe tuzatumira abantu babishinzwe bazabitubwire. Ati mwiriwe neza Anne Marie, ubyumvute? Nitwa Muke, turabakurikiye cyane. Abaturage bakoresha ibikoresho bikoresha umuriro mwinshi kandi byongera imyuka yangiza ozone, niki basabwa gukora mu rwego rwo kwirinda mu buryo burambye? Munsurize Martine Uwera twariganye. Martine rero barakuramukije, ikibazo ntashyize izina ryawe ngo ariko yavuze ko yitwa Muke. Hanyuma ngira ngo ibibazo babajije murabyumvise, mwabyanditse. Reka twitebe telefone 2 tubigarukeho byose icyarimwe. Ketre dalo. Allo. Allo. Anne Marie. Oui, wiriweho. Allo. Muravuga na Kisekedi? Wagabanya radio yawe cyangwa se ukayifunga? Nge nyifunge. Okay. Igitekerezo cyawe rero? Igitekerezo canje? Naye ndimo mbaza ntese ibyo bikoresho. Muravuze muti umuntu ashobora kuba ayara afite wenda ibikoresho byashaje bitewe n'ibishasha tugiye kuza ndetse bya originali. Nyibaza ndetse abari bafite mu maduka, muravuze muti abantu kugenda cyipaki kandi ko muvuze. Yego, ibyo twavuze reka tubireke, ahubwo wowe unyarukire ku kibazo cyawe. Baza nande kubaza. N'abantu babicuruza bakaba bafite mu mago mu maduka. Yego. Andi bikaba bari bategereje abaguzi ngo babigure bo bazabijyana hehe? Ese niba bakabigura abantu ngo kwara icyo mwamuvuze ngo byo bazabicuruza, byo bicuruza
telefone ye ntabwo irimo kuvuga neza ariko ikibazo cyumvikanye. Abasanzwe bacuruza ibyo bintu babifite ashobora kuba ari nk'umucuruzi wifitiye imari yo mu iduka akaba avuga ati kwiteshejwe agaciro ndabigira ntibwo ngo muraza kumubwira nubwo mwari mwabikomojeho murabigarukaho. Ketire Diallo. Halo. Wiriweho. Halo. Turakumva wiriwe. Yego ni Mukeshimana Edouard Karongi Mutuntu. Yego. Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo? Nanjye ndabakurikiye ndi kumva icyo kiganiro cyacu ari cyiza. Ikiganiro cyacu ndi kumva ari cyiza ahubwo ikibazo mbaza. Nyine ahangaha wenda mu cyari Mutuntu. Ko biba bitahaboneka. Aho iwanyu nta hantu bacuruza amafirigo? Oya. Hanyuma rero mukaba kandi mwifuza ko bibegera? Tuba twifuza ko natwe byatwegera tukagera ku ikoranabuhanga. Kandi mufite umuriro w'amashanyarazi? Umuriro w'amashanyarazi wo nawe. Mukoresha imirasire se nibura? Imirasire nayo ibifite bamwe na bamwe ariko natwe nitwahera ntabwo twaguma mu bwiguje. Ubwo barababwira icyo bakora kugira ngo bibegere? Murakoze. Arakoze cyane. Turabura telefone imwe gusa hanyuma nkaza mubisubiza tugana no ku musozo. Ketire Diallo. Allo. Uyu ngo yaradusoreje. Hari ikibazo cy'ibiciro mu kirere turakivugaho nyuma. Ahubwo mutubwire ku bijyanye n'ibi bikoresho abakibifite barabigenza gute, hanyuma kandi aho ibi bikoresho bitaragera. Ariko ubwo muranatubwire na hano mu gihe ibyo birango byanyu bitari byaboneka ngo bishyirweho, uyu munsi washaka kuyigura we yayibona he, yayibwirwa n'iki? Niyo mutaza kutubwira iduka runaka ariko muraza kutubwira uko ayibona nyine. Uretse biriya mwatubwiye amaduka yose muri iki gihugu arabifite, hari yamwe yafatiyeho rwose akavuga ati izi mpinduka tugendane nazo bimeze bite? Ushaka gusubiza arasubiza nta kibazo. Yes, reka wenda bari ngitangira. Ikibazo cyabajijwe na Kisekedi kivuga kiti ababifite mu maduka bazabigira gute? Twari twabisubijeho. Abantu babifite bemerewe gukomeza bakabigurisha. Ibitemewe ahubwo ni ukujya kuzana ibindi bishyashya babyinjiza mu gihugu. So icyo cyo gisobanuke ko ababifite bazakomeza bakabigurisha. Hanyuma aho babisanga nabyo twari twabivuzeho. Abacuruzi basanzwe babicuruza harimo abafashe ya mbere baravuga bati reka twegere Rema, reka twegere ubujyanama tumenye ibikenewe tujye kuzana ibyo bishyashya. Barahari rwose dukorana umunsi ku wundi, banatangiye no kubizana bishyashya bigezweho ndetse technology za mbere ziri ku isi. Ntago ngiye kuvuga nti n'uyu bicuruza, ariko abantu basanzwe babicuruza, abantu banyarukire bakabareba rwose birahari. Bakibuka kureba za R600 na R290. Yego. Nongere kuri icyo muri savuze no kuvuga ngo ibikoresho biri ku isoko ntaho birahari kandi hari abakibigura. Ariko hari n'ibyo bishyashya. Impamvu twirinze kuvuga ngo ni company ni icuruza ibyo nuko dushobora kuvuga zimwe izindi tukazireka. Ahubwo ubwo ngubwo wenda n'abandi bacuruzi bari kutwumva bafite niyo gahunda yo kwinjira muri iyi programme yo kuzana ibikoresho ibingibi bibungabunga ibidukikije kandi bikoresha umuriro muke. Ubwo ni amahirwe yabo yo kugira ngo batwegere, tubafashe tubereke ibisabwa kugira ngo babashe kuzana ibyo bikoresho. Hanyuma babifite namwe kubera ko nyine batari buze kubavugira hano, muze tuganire mutubwire ko bihari tubibabwirire rubanda, bibe bintu biba bikoze neza cyane. Hanyuma witwa Oze ati nshimye ibi bitekerezo, wenda ibintu byo gukoresha firigo ducomeka tukongera tugacomora byahagarara, burya nabyo ngo ntabwo ari byiza. Bandi batweretse ko ikiganiro bagikurikiye kandi ngo barimo kugenda bunguka. Ndabona nta bibazo byinshi abantu babajije, ariko muri rusange abantu hari ikibazo abantu bajije kandi bakunda kubaza cyo kumenya itandukaniro riri hagati ya gaze yitekeshwa n'izi gaze zikoreshwa mu byuma bikonjesha. Ziratandukanye kuko ziriya batekesha zifite uburyo bwazo zikoze
butandukanye n'izi gaze dukoresha mu byuma bikonjesha. Ubwo rero kuba biri kuzamuka ni ukuvuga ngo ni gaze zitandukanye rwose zidafite ahantu zihuriye. Arakoze cyane. Tugere ku kintu abantu benshi bategereje cyitwa ibiciro. Hari igihe wamugani hazi ibintu byiza kandi abantu bifuza bakeneye, ariko bamubwira amafaranga ati yewe reka mbe ngiye. Bazire abantu dore muri n'abacuruzi ibi bikoresho koko birahari mwabivuze, ariko si ibiciro byabyo bimeze bite, ku buryo navuga ntaho kwa mugani aho kugira ngo nkomeze nserera n'iyi firigo, dore hari niziba zivuza induru kabisuka butagoheka, aho kugira ngo nkomeze nserera nayo reka ncukubire n'izi ngizi hanyuma nambuke nge mu byiza. Umuntu yamenya ateganya bijinga nitera, wenda uragenekereza kuko wenda buri duka ricuruza uko ryaranguye cyangwa uko ryishyura inzu cyangwa uko ryishyura umusoro, ariko tuzi ibiciro muba mubizi muvuga muti nibura hagati y'aha n'aha bitewe n'iyo washimye waha. Urakoze cyane. Wenda natanga iciro wenda mu majanisha, nshobora kuvuga nti wenda nko kwijana firigo igura kwijana, iyo ngiyo ifite technology dukeneye umunsi usanga ihenzeho hafi 30% byongere ku giciro cya yandi. Ubwo niba yaguraga ibihumbi 100 indi iragura 130, ntanze urugero rutabaho kugira ngo tutagira abo tuza kwinjirira. Kuvuga ngo niba firigo yanjye narayiguze ibihumbi 100, ubwo no kuvuga ngo ninjya kugura iyo ngiyo nshyashya ijyanye n'ibigezweho nzayigura ibihumbi 130. Ubwo niba narayiguze miliyoni nawe urabyumva. Ariko noneho icy'ingenzi kiraho ngaho, twibuke ko ikibazo mu by'ukuri turebye tubivuze muri rusange iyo firigo irahendutse cyane kandi hiyongereho kubera ko firigo umuntu ayitunga, ushobora gutunga firigo igihe kirenze imyaka 10 kandi buri kwezi ugura umuriro. Dufate ko firigo isanzwe yo mu rugo isanzwe ushobora gutwara umuriro 30 buri kwezi, ako naga firigo gato ka family isanzwe ya amatekinoloji ya kera tumenyereye. Firigo bingana kwa kundi tekinoloji nshyashya ushaka kwishura 20 byonyine, umva ko urugusagura 10,000 kandi twavuze ko tekinoloji kugenda izamuka bizagera dufite izi saving 30%, 50%. Umva ko ushobora no kugira ubushobozi bwo gutanga 15 byonyine. Fata igihe cyose uzatunga firigo yawe wishura ugenda saving amafaranga nuko nguko mu gihe cyose uzatungira firigo, umva ko uzunguka cyane kurenza wawundi. Aho kugira ngo ugire ikintu ukango kirahendutse then kiguhenduzima bwose. Nitubishyira mu mibare buri abantu bari buze kubyumva neza. Tuvuge aratubwiye ati waguraga firigo, wari ufite firigo ya firigo y'ibihumbi 100 twahereyeho ikaguhenduka gikoresha umuriro w'ibihumbi 30 buri kwezi, nukora amezi 10 uzaba ukoresheje ibihumbi 300 by'umuriro. Hanyuma ariko nukoresha kuri yandi bakubwiraga nkurikije ukuntu abisobanuye, niba wishyira ibihumbi 15 ubwo amezi 10 ibihumbi 150 by'umuriro. Mu yandi magambo ya firigo yawe mu mezi 10 izaguhagarara ibihumbi 100 wayiguze 150 by'umuriro, ya yindi guhagara 100 wayiguze ni 300 by'umuriro, tayari wakubye kabiri. No kuvuga ngo ikindi abantu benshi bakunda kuba bakoresha firigo ibintu byamara gukonja bagacomora, ariko umuriro ugende gake kugira ngo kuko baravuga ngo iki gifirigo kirya umuriro, akaba aracomoye. Kandi koko ugasanga niba aguze inite z'ibihumbi 10 mu gihe gito zirashize. Ariko niba waguze firigo uzacomeka yakonjesha iyo ikizimya utarinze gucomokora, byamara ubwa bukonje yumva ko bugabanutse ikishyiraho ikongera igakonjesha. Nacyo ni ikindi kintu kiri positive cyangwa kiza kuri iyo firigo. Noneho nk'uko bivuze uyu munsi wenda ndi kurengera ibihumbi 100 birengaho, ariko mu gihe cy'umwaka nzaba namaze kubyunguka kandi ya firigo nzayitunga igihe kirenze umwaka umwe. Arakoze cyane. Turimo turagenda tugana ku musozo rero. Ubu ngubu ndagira ngo buri muntu wese agira ikintu abwira rubanda. Mbahaye umwanya mwiza w'ijambo tujya dukoresha hano ntari buze kuvuga. Reka duhere kuri Morris. Urakoze Anne Marie kandi na Ikirere tubashimire cyane. Byo bikintu navuga mu minota mike nuko mu myaka irenga 3 maze ndi muri Rwanda Calling Initiative, namaze kubona ko mu by'ukuri nanahereye iwanjye nababaye rwose, kuko nari mfite firigo nakoresheje igihe kinini cyane, imyaka myinshi, ntanigeze ndeba n'umunsi n'umwe cyangwa ngo ntekereze mvuge nti ariko se iyi firigo irya umuriro ungana iki iwanjye mu rugo.
icyo kintu sinigeze nkireba, ariko nyuma yaho aho natangiye kubikoreramo ndabireba, ndanabaza, ngenda no hirya no hino ndareba, nsanga mu by'ukuri ndakoresha frigo ifite tekinoloji ifite imyaka 5 irenga ishaje, hari izindi nshyashya. Ikintu nakangurira abantu rero ni iki, nuko buri umwe ku giti cye yamenya ko icya mbere ashobora kubungabunga umufuka we, agafata tekinoloji nshyashya nzima imufasha, ariko azaba afashije igihugu, kandi si igihugu cyonyine, azaba afashije n'isi. Hari akabazo babaje Martin kavuga kati igihugu nk'igihugu twunguka ibingana iki mu mwaka, dusevinga ibingana iki. Ntago biriya bintu biba ku rwego rw'igihugu, kuko ibintu byakozwe muri Amerika ku rwego rw'isi byangiza ikirere bikagira ingaruka no ku bantu bo mu Rwanda. So isi igomba kubifata icyarimwe, kandi abaturage barenga miliyari zingahe ziri ku isi, buri umwe agomba kugira uruhare. Umuntu buri umwe atabigize uruhare ntabwo twazabigeraho. Murakoze cyane. Hanyuma tugere kuri Bazel. Murakoze cyane. Icyo navuga nuko ni byiza ko twitabira iyi gahunda, cyane ko buriya harimo inyungu nyinshi cyane tutavugira hano muri uyu mwanya dufite ngo tubashe kurangiza ibintu byose. Wenda icyo navuga nuko icyo nakongeraho nuko uretse nabira twavuze bindi, ari amafrigo, hari igihe umuntu atuze frigo mu nzu kumva irimo iravuga kamera nkaho ntushaka no gusinzira kuva ijoro ryose, ni frigo ivuga ijoro ryose. Kimwe mu matekinoloji twavuze hano, inyungu yayo nuko zira frigo ntizivuga, ushaka kwicomeka na isitaraho utazi ko ufite frigo mu nzu. So ni byiza ko tubyitabira. So kuvuga ko bihenze tugigura bwa mbere ni byo koko, ariko nyuma amafaranga turagaruza mu gihe gito gishoboka. Kandi zirahari ku isoko, n'abandi nkuko twabivuze bazakomeza kubyitabira kuzigura. So nakangurira abantu kuzigura. Murakoze cyane. Mu masezerano mugira, niyo umuntu asanze nta nyungu irimo, bimeze nk'aho yari ahari, ashaka guteza ingaro. Navuga mu buhe buryo dufite izindi institutions zindi cyangwa se ibindi bigo bindi bibanza bikareba ko ibyo byose ari byo. Ntago umucuruzi yagenda byo nabyo nibyo babanje kurebaho. Umucuruzi aca kugenda akazana ibintu akavuga ati nibyo koko byujuje ibyo bisabwa. Ariko nkuko babitubwiye Maurice, hari ubundi buryo buzashirwaho bwo kongera kunyura inyuma muri babacuruzi kureba ko bya bintu bita ko byuje bwa buziranenge koko ari byo. Mva ko izo ngamba zose zizatuma umuturage nta muntu mubeshya. Arakoze cyane. Hanyuma rero Martine dusoza. Murakoze cyane. Nk'uhagarariye cyangwa nk'uwavugiye mu izina ry'ubuyobozi bwa Rema, Rema ishinzwe kubungabunga ibidukikije bya mbere ni umuntu. Izi gahunda zose zijyaho kugira ngo zibungabunge ubuzima, zibungabunge ibimera, zibungabunge u Rwanda rwacu n'isi dutuye. Turahari ngo dufashe abanyarwanda, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuzana gahunda cyangwa porogaramu ije kubangamira abaturarwanda. Iyi porogaramu ni nziza, iyi gahunda ni nziza, kandi ibiri imbere nibyo byiza. Nuko twagiye twanze kubivuga cyane kuko tutarabigira tubifite ku isahani, ariko porogaramu igiye ifitemo ibice bitandukanye. Ubu twatangiranye n'ubukangurambaga, ariko mu minsi iri imbere turanazana izindi produit cyangwa ibindi bice byiza, noneho bituma wa muturage abasha no kubona koko kuri bya bindi turi kuvuga, kandi ku mafaranga, niba yarafite ubushobozi bwo kugura ya frigo yangiza, ariko akongeraho amafaranga make, kandi ayo mafaranga nayo akayishyura kwa kundi yajyaga yishyura umuriro, ku buryo bitamubera umuzigo. No kuvuga ngo niba bya byiciro abantu bajyaga baguramo ibikoresho runaka ukatanga n'amafaranga menshi, bo bishobora no kwishyura 20, ukishyura 30, ukishyura 50, ukagenda ubyishyira mu byiciro bitandukanye. Arakoze cyane. Murakoze rero. Ubwo nidutangiye iyo gahunda n'abantu batangiye kubyumva, n'abo bacuruzi batangiye kutwumva, ntekereza ko badukurikiye ari benshi. Nibatugane kugira ngo twese dufatanye mu kubungabunga ibidukikije. Murakoze cyane. Arakoze cyane Martin.
Martine Uwera akaba ari umugenzuzi muri Rema ushinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Montreal batubwiye ajyanye no kubungabunga ibijyanye n'ikirere ndetse n'akayungirizo k'imirasire y'izuba. Hanyuma rero dushimire cyane Maurice Kayitare akaba ari umuyobozi wa Rwanda Cooling Initiative, ni gahunda akaba ashinzwe rero gahunda y'imikoreshereze y'ibikoresho bikonjesha. Maurice wakoze cyane nawe. Dushimire cyane kandi Basil Seburikoko ni umuyobozi ushinzwe gutunganya ibijyanye n'imyuka akaba yaje aturutse mu Kagera Business Group. Basil nawe wakoze cyane kubana natwe. Nshimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiye, abaduhaye ibitekerezo, abaduhamagaye, abatwandikiye, abadutumye, mwese mwagize neza, n'abadufashije gusakaza iki kiganiro. Nahoze mbona kuri Twitter muri social media ahantu hatandukanye abantu babirimo. Emi udatwumva? Yego ndabumva. Aha, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Sinzi n'ibyo navuze mbere wabyumvise, mbonye ntazi ko byari byagenze, ariko twavuze muri rusange ibyo tugiye kuganira nkuko namwe twe twabibabwiye. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu uno munsi. Murakoze cyane. Hanyuma kandi uretse Emile turi kumwe na bwana Jean Baptiste Karegeya. Uyu tumaze kumutumira kenshi, amaze kuba umushyitsi w'umusangwa. Karegeya nawe tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane Anne Marie. Karegeya ni umunyamakuru mugenzi wacu, akorera ibitangazamakuru bitandukanye, tuyatumwita kare umunyamakuru mpuzamigabane. Ariko kandi nanone akunda gukurikirana inkuru nk'izi zijyanye cyane yakoze inkuru by'umwihariko zitandukanye nyinshi ku bijyanye na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Tukaba twishimiye kubana nawe muri iki kiganiro. Twihuse rero nagira ngo nsabe Emile adufashe kugira ngo atubwire muri rusange, iyo bavuze ngo umutungo wa leta waranyerejwe biba byagenze bite, iyo bavuze ngo amakosa leta yahombejwe kubera amakosa cyangwa ibiki, dutandukanyiriza ibyo bintu byombi, izo mvugo zombi. Ni ryari bavuga ko umutungo wa leta wanyerejwe, ni ryari bavuga ko hari amakosa yahombeje leta? Murakoze cyane Anne, nagira ngo mfate umwanya mbanze mbashimire Keti Radio ko yaduhaye umwanya wo kuganiriza abanyarwanda cyane abakunzi ba Keti Radio kuri iki kiganiro cyo kugaruza umutungo wa leta. Mwarimu bajije muti iyo ni bitandukanye hagati yo kunyereza umutungo n'amakosa. Nagira ngo mbanze ngire icyo ngaragaza kuri ntajya muri definition wenda ko ibyinshi mu bivugwa cyane mujyanye muri iki kiganiro ni ibijyanye na raporo z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta niba ntibeshye. Uko bitandukanywa gute amakosa cyangwa ibyaha, ni exercice ikorwa iturutse mu iperereza igakorwa n'ubushinjacyaha buba bwashyikirijwe raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, kuko mu bo ashyikiriza raporo amaze kwitegura no kwitanga mu nteko ishinga amategeko harimo n'ubushinjacyaha kugira ngo bukore iperereza butandukanye ibyaha n'amakosa. Ibyaha rero ni bya byaha nyine biteganywa mu gitabo cy'amategeko hana cyangwa se mu yandi mategeko afite ingingo zirimo ibyaha. Iyo bita kunyereza umutungo iri mu ngingo ya 10 ijyanye n'icyaha cya ruswa cyangwa se embezzlement. Mu by'ukuri ni icyaha gikomeye kuko gihanishwa igifungo kuva ku myaka 7 kugeza ku myaka 10, ndetse n'ihazabu yikubye hagati y'inshuro 3 n'inshuro 5 y'umutungo wanyerejwe. Kunyereza umutungo rero muri definition yawo nyine ni ugukoresha umutungo w'abandi cyangwa se wenda wa leta mu nyungu zawe bwite, utagiye mu gikorwa wagenewe. Mu by'ukuri muri rusange ni ikibazo cyanyu ndumva ari uko nagihina wenda nkaza gutanga ibindi bisobanuro uko mugenda mubaza ibibazo. Hanyuma iby'amakosa se biba biri rusange nk'uko tubyumva, cyangwa hari umwihariko uhari mu bijyanye n'ayo mategeko n'uburyo bwanyu bw'uko mubisobanura? Yego, murakoze Anne. None nagira ngo nsubire inyuma gatoya ngaragaze ko raporo imaze kugaragara y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta hakurikiraho iki. Nanyivuze muri makeya. Ubushinjacyaha buba bwahawe raporo buragenda bugakora bukagaragaza ibyaha bikabikurikirana bikajya mu nkiko, hakaba abatsinda hakaba abatsindwa, hakaba n'andi makosa ashyikirizwa nyakubahwa Premier Ministre
noneho nawe agashyikiriza raporo, ni raporo bakozwe n'ubugenzacyaha bukuru. Noneho nyakubahwa Premier Ministre nawe akabishyikiriza Minisiteri ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo, kugira ngo nayo ikore isesengura ryimbitse kuri buri kosa riba ryagaragajwe, ndetse yetaburise responsibility kuri buri mukozi wagaragaye muri iyo raporo. So, amakosa rero akorwa ava muri rya perereza ryakozwe n'ubushinjacyaha, akaza noneho kugaragara neza n'isesengura rya parike nako rya mifotra, ariho hanagaragazwa responsibility ndetse n'amakosa, cyangwa se hari naho bagaragaza kenshi kuko abakozi baragenda bagahamagarwa bakisobanura, hakaba abahanwa hakaba n'abadahanwa bitewe n'uko ibisobanuro batanze babyumvikanye. Bo bahanishwa iki? Igihano kijyana n'ikosa yakoze cyangwa hari umwihariko? Ndavuga ku ikosa yakoze riba ryahombeje leta. Yego, muri za raporo zitangwa n'ubushinjacyaha bikaza kugaragara neza muri mifotra yigaragaza muri raporo zayo, igaragaza abakozi bahanwe bakurikiranwe ko babangana buri mwaka bitewe na raporo za utageno. Abahawe ibihano, hari abahabwa igihano cyo kwihanangirizwa, igihano cyo kugawa, batanze ibisobanuro byumvikana bagenda bagaragaza umubare. Abatakira abakozi ba leta ariko wenda batanze ibisobanuro byumvikana batetaje n'igihombo. Noneho abatakira abakozi ba leta ariko noneho bateje igihombo bagashyikirizwa Minisiteri y'Ubutabera kugira ngo ibakurikirane mu nkiko. Ibyo niko bigenda, niko process igenda. Hanyuma abakira abakozi ba leta bo bigenda gute? Bo ntabwo bashobora gushyikirizwa Minisiteri y'Ubutabera, cyangwa bajya muri babandi bashobora kugawa, kugirwa inama cyangwa n'ibindi? Yego, iyo bigaragaye ko hari igihombo kuko bateje, icya mbere bahanwa mu rwego rwa discipline, bahabwa ibihano mu rwego rw'umurimo rwo guhana nyine abakozi ba leta, harimo kugaba nyine, harimo kwihanangirizwa, ariko banasabwa kugaruza cya gihombo baba barateje. Iyo batabikoze ku neza nibwo bashyikirizwa Minisiteri y'Ubutabera kugira ngo ibajyane mu nkiko, noneho baregwe bagaruza umutungo wa leta. Arakoze cyane. Akaba ari Emile Ntwari, ni umuyobozi w'agateganyo w'ishami rishinzwe amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera. Turi kumwe ku murongo wa telefone kuko nkuko mubizi twakira abantu bake muri studio mu rwego rwo kwirinda n'iki cyorezo. Hanyuma ariko kandi nanone amaze kudusobanurira ibyo bintu birana by'ikiganiro cyacu kiri buze gushingiraho. Hanyuma twinjira, Karegeya reka mbe mwimye ijambo gato ndamwakira mu kanya, twinjira mu kiganiro nyirizina. Kuva umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yatangira gukora ubu bugenzuzi mu raporo yagiye atanga kugeza uyu munsi, hamaze kugaragara kunyereza umutungo kungana gute? Wenda tubariho duhera, amakosa turayazaho nyuma. Murakoze hano. Mu by'ukuri wenda kugira ngo dushyire muri context ikiganiro n'abanyamategeko batwumva bagikurikiye neza, kunyereza umutungo si cyo cyaha cyonyine kiba cyateje cyateje igihombo. Hari kunyereza umutungo, hashobora kuba ikindi cyaha, ariko kunyereza umutungo ni kimwe mu byaha biba byagaragajwe. Noneho ahubwo amakosa yavuyemo igihombo cyatewe n'ibyaha niko twavuga. Yego, ariko ibyaha ntabwo mvuga ko turi buze kubivuga mu buryo bwa rusange. Ndashaka iki cyo kunyereza umutungo wa leta. Uyu munsi bihagaze gute? Amafaranga cyangwa se imitungo yanyerejwe mukayiha agaciro bihagaze bite? Yego, murakoze. Reka mpere gatoya mu buryo raporo z'umugenzuzi mukuru ziba ziteye, noneho kugeza amafaranga aho ubushinjacyaha buvuga ngo iyi niyo mafaranga tugiye gukurikirana kubera ko habaye n'ibyaha. Uranyemerera ibyo twe kubijyamo ko nitubijyamo ikiganiro kirarangira ariho tukiri, ahubwo twemerera urase ku ntego. Nyuma y'ibyo byose wowe urabizi, ahubwo tubwira uti amafaranga uyu munsi ayo ngayo mwemera, cyangwa se mukurikije uburyo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yavuze, ibyagiye bigenzurwa, ibyasobanuwe, ibyizwe n'ubushishozi n'abantu babizobereye, bemeje iki? Ibyo kunyereza umutungo bifite agaciro kangana gute?
murakoze. Kuva reka mpere kuri wenda mfata imyaka 3 kuva muri umwaka wa 2014 2015 ubwo ni bamvuze umwaka raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta iba yaravuzeho 2014 2015 ubushinjacyaha bwakurikiranye amafaranga agiye kuri miliyari 2 na miliyoni 150 n'ibihumbi 253 n'amafaranga 88 mu mwaka wa 2014 2015 mu mwaka w'ibihumbi 2015 2016 ubushinjacyaha bwakurikiranye miliyoni 289 n'ibihumbi 218 noneho mu mwaka wa 2016 na 2017 hakurikiranwa miliyari 2 na miliyoni 383 264 n'amafaranga 415 hamwe n'amayero 14,992 turaza guteranya imibare neza mu kanya turaje tuyita 194 na 923 194 na 923 turaje mu kanya tubiteranye neza. Ubushinjacyaha bwakurikiranye mu byaha byose byari bikurikiranywe muri iyi myaka navuze. Umuntu dukurikira ashaka kwibaza ngo kubera iki dufatiye kugera ku mwaka wa 2017 wabidusobanurira kuko ndumva turi muri 2021 subwo niturimo tujya mu mibare ishaje. Ego murakoze. Nkuko mubizi raporo igezweho y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ni y'ibihumbi 2018 2019 niyo yatangajwe umwaka ushize mu nteko ishinga amategeko. Uko buri raporo itangajwe ihita ikorerwa iperereza n'ubushinjacyaha. Ubu iperereza ryatangajwe n'ubushinjacyaha niryo kugera mu mwaka muri raporo y'ibihumbi 2016 2017 no kuvuga ngo hari raporo y'ibihumbi 2017 bagikorera iperereza ariko batarangiza hamwe n'iyo ngiyo yatangajwe ejo bundi ntabwo ziratangazwa mu by'ukuri ku buryo twazivugaho mu kiganiro. Yego urakoze cyane. Hanyuma rero Kerege wumvise tukiri ku byaha wumvise imibare hano ndacyarimo guteranya sindayihuza neza nemara kwiteranya turabibona ariko mwaka wa 2014 2015 hanyerejwe agera kuri miliyari 2 na miliyoni 150 n'indi mibare n'amafaranga 88 mu mwaka wa 2015 2016 ziba 289 hanyuma mu mwaka wa 2013 2017 aratumbagira asubira kuri miliyari 2 miliyoni 680 na zingahe. Urumva mikiwe nk'umunyamakuru tukiri kuri iyi mibare? ntabwo ndatinda ku mibare kuko siyo nize sinayo budget ya leta nubwo iza mu mibare ntabwo ibigamije kugira ngo dukomeze tureba ya mibare miliyari ni amazera 6 ngira ngo ntabwo ari cyo dushaka. Icyo dushaka nuko budget iba yashyizweho kugira ngo igize ikigeza ku muturage. Bishatse kuvuga ngo nibyo byaha na mukunze ntwari Emile avuga ati abantu donc kunyereza umutungo wa leta ariko hari ibikorwa biba byarateganijwe bigomba kugera kuri umuturage wa nyuma wo hasi. Uwo rero iyo inzego zo hasi zitagize iyabuze kivugira inzego zo hasi ngo zimuvugire tuvuge reka turebe. Gahunda ya Girinka yari yo kugabanya ubukene irangije kugabanya ubukene kugabanya imirire mibi kuko abantu babonye amata. Iyo umuntu anyereje Girinka inka za Girinka 100 akazitanga nabi cyangwa ntazitange umuturage ari kuyibona akabona ifumbire akongera umusaruro w'ubuhinzi ntibikunze. Umwana ari kunywa amata akava mu mirire mibi ntibikunze. Ariyo mpamvu duhora muri ya sirikwi ivuga ngo tuva kuri 30 na kangahe tujya kuri 30 donc hakagabanukaho gato cyane. So nukuvuga ngo budget ipangwa ya Girinka yari yo kugira ngo tuzarebe ya mirire mibi igabanuka. Twagombye kujya kurebera kuri wa mwana wa ya nkongoro tukarebera kuri wa murima wagiyemo ifumbire ukazamura umusaruro kuri hegitari y'umuhinzi wabonye ibyo bintu.
so nuvuga ngo ibyo rero nibyo tubamo, ari nayo mpamvu ngiye kugira ngo ninjire mu gukurikirana ibya raporo z'umugenzuzi w'imari ya leta, nicyo mbashaka kureba. Imibare yo ayivuga no mu badepite, nta nubwo imibare ni imibare. Ahubwo uraza no kubaza Emile, muri ayo yakurikiranwe hagarujwe angahe, abantu ba casualty bayo, abantu bavugwamo ni bangahe, abo byagizeho ingaruka ni bangahe. Icya kabiri nanone ngomba kukubwira, ngira ngo Emile yavuze ati mwakoze kudutumira muri kino kiganiro, ariko ku bikorwa byiza nka biriya nabo bakagize initiative bagasaba amaradiyo ko abaha umwanya bakabisobanura mutagombye kubatumira. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, niba raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igera abanyamakuru bayigiraho access, nuvuga ngo nibyo bikorwa bindi bikurikiyeho nabo bakagombye kubigiraho access. Hanyuma rero Emile akaba umunyamategeko, niba kuri ishami rishinzwe amategeko, ngewe hari ibyo mba ndeba biri mu bikorwa, n'ibyo bakurikiranye mu mibare biri hasi cyane y'ibiba byagaragajwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Emile nk'umunyamategeko yaravuze ingingo ya 10 avuga inyereza. Ariko itegeko rya ruswa, itegeko nimero 54 akarongo 2018 igera ku ngingo ya 12 ikavuga ngo gukoresha nabi umutungo wa leta. Ushobora kutawunyereza ariko ukawukoresha nabi. Tuvuge urugero kuba hari inzu yubatswe ihagaze miliyari 2 ikabidakora, ni icyaha. Ingingo ya 12 mu itegeko rya ruswa rishya rya 2018, kuba ufite umutungo wa leta ushinzwe udakora ibyo wakagombye gukora. Hakaba ubwo ndatanga urugero rwa ruganda rw'imyumbati rwa Ngororero, rwagombye kuba rufite abantu kameme, niba ruhari rudakora. Nandi mazu ubona cyane kaminuza y'u Rwanda yahoze ari amakomine cyangwa ari za sous-prefecture, umuntu wese uyobora aho hantu abona uwo mutungo upfa ubusa, ntashyiremo gardienne, ntatuzemo abadafite aho baba urumva, agasaba kubaka ibyumba by'amashuri kandi ayo mazu ahari. Ingingo ya 12 umuntu imugira umunyacyaha. Uretse gatoya, iya 13 ikaba gusonera umuntu nabyo bigize icyaha. Kazo gusonera muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta hakunze kuvugwa, tuvuge wenda kuri entreprise ngira ngo Josias ku bitaro bya Kibuye yasonewe amande, abakozi njyanama ivuga ko bazishyura, ariko abo bakozi ntago barishyura, bashobora kuba bakiri no mu kazi, icyo nicyo ntabashije gukurikirana. So iryo sonera naryo rigize icyaha. Isonera muri rusange riragaragara cyane muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, cyane muri girinka bazitanga zifite assurance, bakazitanga inka zihaka. Iyo usoneye umuntu baramusabye inka ihaka ifite amezi 4, akazana ishashi itaranima, wasoneye rwiyemezamirimo kandi bigize icyaha mu ngingo ya 13. Bihombya n'umuturage. Ariko ndasubiza ntwari nk'umunyamategeko. Ingingo ya 13, uwo muntu wasoneye rwiyemezamirimo akazana inka zitarima kandi yarafashe isoko z'uko azazana izifite amezi 4, uwo yakoze gusonera kandi ni ingingo ya 13. Tukajya kuri ntuza buretse gatoya, ubu izifite assurance, inka zifatirwa assurance igapfa hagashira amezi 6, umuyobozi atarajya kwishyuza muri assurance ngo ashumbushe wa muturage, yasoneye assurance. Ibyo birahari mu turere turenga nk'icumi: Bugesera, Ngororero, Gicumbi, Rwamagana. Nta na hamwe hatari abantu birengagije kujya kwishyuza assurance ku nka zapfuye kandi zari assure. Iryo ni isonera kandi ni ingingo ya 13. Ubwo narimo nsubiza muri cadre y'amategeko. Noneho ugiye mu by'inyungu z'umuturage, ibyo ni logique isanzwe y'umuntu w'umusociale, ariko dimwe muri cadre y'amategeko. Bivuze kugira ngo ntwaraze kugira ikindi yareje saho, ntabwo itegeko rya ruswa rigarukira ku ngingo ya 10 ivuga kunyereza. Rivuga gusonera, gutonesha, gucunga nabi, donc kutabyaza umusaruro wabugenewe. Nk'uyo tuvuze biogaze zamaze kuzimira n'amamiliyari zatwaye, aho abari bashinzwe kuzimanaginga bacunze nabi, ingingo ya 12 ibashyiramo. So rero niyo mpamvu nari nkubwiye ngo
aze kugerageza tubwire ngo ayo mafaranga nubwo yarebye ayanyerejwe nibwo barebye ayanyerejwe hagarutse angahe abantu babigize byagizeho babaye casualty zabyo abari responsable babyo ni bangahe bamaze kugaragara ariko nanone tumusaba nk'uhagarariye ministre muri kino kiganiro uko tubona raporo z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta n'ibyo baba barimo kuko n'ibyo abanyarwanda n'ibyo baba barimo ari parike ari ministre ari ribu tujye tubimenya ntabwo itangazamakuru ryo mu Rwanda ryubakira igihugu hanze yacyo ricyubakiramo indani so nugufatikanya urabyumva niba umugenzi mukuru w'imari ya leta ibye abigeza muri media nabo bandi ibyo barimo bakagombye kubigira media kubigeza muri media so Karege yarakoze turaza wenda no kongera gukomeza tuganira Emile ngira ngo wumvise ikintu Karege yavugaga ndagira ngo duhurize iri tegeko rigena ibyaha n'ibihano ririya mwaduhayeho ingingo igaragaza ibijyanye no kunyereza umutungo n'ibihano byabyo ariko noneho nari no tegeko rya ruswa muyahuza muteye amategeko yombi ntaho bigera ngo rimwe rivuguruza irindi aruzuzanya bikorana biti murakoze hano Karege yavuze ku bintu byinshi bitandukanye kandi byiza ariko reka mvuge kuri icyo ngicyo natanze urugero ku ngingo ya 10 n'ubundi iri mu byaha mu itegeko rya ruswa ni ingingo imwe mu itegeko rya ruswa icyo navugaga iyi ngingo yitwa nyine kunyereza umutungo ariko nk'uko Karege yabivuze hari ikurikira ya 11 gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe gukoresha n'umutungo ufitiye rubanda akamaro gusonera bitemewe n'amategeko kwaka cyangwa kwakira amafaranga bidakwiye izo byose ni ingingo nk'uko Karege yavugaga mu by'ukuri wenda hano natanga ibisobanuro neza ari amafaranga navuze ntabwo ari ayo kunyereza gusa n'amafaranga yose akomoka muri ibi byaha twavuze ndetse n'ibindi bishobora kuba bitavuzwe hano n'amafaranga yose abariwe hamwe yaba yateje leta igihombo ariko biturutse mu byaha tunagira ngo rwose mari impungenge ko no gusonera iriya ngingo yavugaga ya 13 gusonera bitemewe n'amategeko nayo biba byafatiwe hamwe n'iya embezzlement n'izindi zose haba yakozwe ibyaha bijyanye n'iyo ngingo. Arakoze cyane Emile. Tuve rero kuri ibi bijyanye n'ibyaha biba byabaye yaba uko kunyereza umutungo kuwukoresha n'ibindi byose bigenwa nk'ibyaha noneho turebe ku makosa rero mwari mwagiye muduha imibare ku byaha bijyanye n'umwaka reka dusubire inyuma tubikore gutyo nanone ku amakosa mwagenzuye bakaba bishinzwe bakabona ko ari amakosa yanahombeje leta yo yahombeje angana ate umwaka ku wundi. Murakoze cyane wenda ntarajya neza ku mafaranga reka mbanze mvuge se ayo makosa nayaho ubundi aba yagaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akaza noneho no kugaragara mu buryo bw'iperereza agaragajwe n'umushinjacyaha mukuru. Iyo ufashe raporo z'umushinjacyaha mukuru ubona ko ari amakosa agenda agaruka cyane cyane hariho nko gutinda kwishyura rwiyemezamirimo imyandikire ikosheje mu bitabo by'ibaruramari kutamenyesha ku gihe musoro ayo niyo makosa atandukanye nizo ni ingero kudakora reconciliation bancaire gukora inyigo itanoze ayo ni amakosa mu by'ukuri agaragara ko atari ibyaha ahubwo ari amakosa noneho wayakoze agasabirwa ko yahabwa igihano. Noneho muravuze muti ese kuri buri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yanarize ikorwa n'umushinjacyaha havamo amafaranga agaragara ko akomoka mu makosa angana gute kuri buri mwaka. Nagira ngo nibutse ko ntabwo hano umushinjacyaha agenda avuga ngo ikosa rifite agaciro k'amafaranga angana gutya ahubwo agaragaza niba yabonye ko atari icyaha afata uko raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta iba yabigaragaje akavuga ati habaye ikosa ry'uko ryateje igihombo kingana gutya. Ni nabyo dushaka. Yego mu mwaka tuvuge nko nafashe mu myaka 3 mu myaka 2014 na 2015 kuraza gusanga amafaranga menshi cyane kuko aba yakomotse muri ayandi agaragazwa muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kandi
nta kundi kugaragaza responsibility biba byabayeho ahubwo kuri mafaranga ahubwo baba bateruye ay'umugenzuzi mukuru aba yagaragaje. Nagerageje guteranya raporo z'umushinjacyaha mukuru mu mwaka wa 2014-2015 hagaragajwe amafaranga agera kuri miliyari 26 na miliyoni 533 976 n'amafaranga 69. Hano wenda sinzi ko natanze umubare uri exact uko nateranyije, ariko biri hafi nta kibazo. Mu 2015-2016 ho hari miliyari zigera kuri 27 miliyoni 847 ibihumbi 199 n'amafaranga 100. Noneho mu mwaka wa 2016-17 zigera kuri miliyoni hafi 60 miliyari 60 n'ibihumbi na miliyoni 732 n'amafaranga 931. Ayo mu by'ukuri nibyo navuga ngo igihombo cyakomotse ku makosa nk'uko yari yagaragajwe haba muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, haba no muri raporo y'umushinjacyaha mukuru. Urakoze cyane, uduhaye imibare yagaragariye mu makosa. Mu kanya nayo ndazanye iteranye, nari namaze guteranya ibijyanye na bya byaha bindi byabaye nk'ibyaha muri rusange. Mu kanya turaje duteranye n'ibi by'amakosa, ariko mbere yuko tugera ahangaha Karege, twumvise aya mafaranga yabaye navuga ko ari ukunyerezwa ariko mu buryo bw'ibyaha. Ndakunda gukoresha iryo jambo kunyerezwa, ariko nubwo yaba bitaraturutse mu kunyereza gusa, harimo ya mategeko zangingo zose twavuze. Hanyuma mu kanya twongereho ibijyanye n'amakosa ibyo yateye. Jewe ndikanze kubera ko amakosa natekerezaga ko ashobora kuza kuba mato, kuko umukozi ajya mu kazi azi ibyo agomba gukora nuko agomba kubikoramo, wenda kwibeshya kutaza gutera igihombo kinini. Ariko niba turi mu bihombo biri hejuru ya za miliyari 26, miliyari 2, miliyari 60, ubwo ni hafi 90, ukibaza uti bivuze iki ku gihugu, bivuze iki ku muturage w'umunyarwanda, bivuze iki ku munyamakuru? Oya, wishinyiriza ni ibintu tumaze kumenyera, kuko nubwo ayo yitwa amakosa. Ngewe nkora inkuru zicukumbuye, mu gifaransa nayo ni investigation. Ntabwo hari ikintu bashobora kwita ikosa nyamara harimo gukingira ikibaba undi muntu ngo anyereze. Wigeze kumva igihe cya wa muhungu wa wundi wigeze kuyobora Rayon Sport, wari umujene w'Igikondo, aho yagurishaga ipoto miliyoni 3. Ndabyumva ntabwo twigeze cyakora sinibuka manza yarigeze kubibazwa, ariko sinzi niba amafaranga yaragaruye bavuga ngo bongeyeho 0 batabizi. So nukuvuga ngo umukozi wa leta wahaye Gacinya ririya soko akemera kumwishyura hiyongereyeho 0, ipoto igahagarara miliyoni mu bwinshi. So nukuvuga ngo uwo mukozi ashobora kuba hari icyo yavuganye na rwiyemeza mirimo, bivuga ngo ntabwo byakabaye ikosa ukoze investigation neza, ushobora gusanga hari icyo yavuganye na rwiyemeza mirimo, none bikitwa ikosa kandi ubundi ari icyaha. Ntabwo bishoboka ko wakwishyura ipoto ya miliyoni 2, kandi ibyo byarabaye Rusizi, Nyamagabe, Gatsibo. Urabyumva? Ngira ngo ni muri iyo myaka bakozeho investigation. Gusa ngira ngo reaction yigeze kuba nuko hari amakampani amwe Rwanda Revenue yahagaritse imyaka 2, 3 cyangwa 5, ariko ku mukozi wa leta byiswe ikosa. Nyamara ikosa rituma leta ihomba muri rino tegeko rya ruswa rihinduka icyaha, cyangwa se amafaranga koko akagaruka nibura. Ariko hari donc icyo impamvu nabanje kwisegura mvuga ngo ni investigation, nukubanza ukareba ngo iri kosa ninde uryungukiramo, leta ihombyemo iki. Ikosa rero ririmo igihombo cya leta ryakagombye guhinduka icyaha, kuko isero itegeko rya ruswa rimwe twahoze tuvuga nimero 54/2018. N'ubu reka tuvuge ibiri current, niba nubwo bataragera kuri 2018-19 muri mwiperereza. Unfortunately twebwe abanyamakuru nyine n'ubushobozi buhari ni bukeya bwo kugira ngo tugere kuri tere.
hari ibintu mpora mvuga, hari ka ebyiri nkunda kuvuga n'aha ngaha ni nk'ubwa kabiri giye kubivuga. Ka ya mbere ni farije ibigo 25 byanditse abana 245 barihirwa no byishyuza farije abo bana batararihiwe batarize babahimbano. Iyo kesi muri raporo y'umugenzi ndavuga raporo y'umugenzi w'imari ya leta, iyo kesi yageze no muri RIB ariko iza guhagarara ntawuzi aho yahagarariye, niko umugenzi w'imari ya leta avuga. Nge sinabishobora ntabonye urwo rutonde nibura ngo nsura ibyo bigo, ariko twakagombye kuba tubona ngo ikigo runaka ikigo cy'ishuri runaka kiri mu bigo byanditse byishyuje abana batize babaringa, icyo kigo cyahanishijwe iki n'iki n'urugero. Ubwo urumva ni menshi, yari amafaranga menshi, abana 240 na 255 mu bigo 25. Ibyo bigo byagombye kujya hagaragara abantu bakabimenya. Niba dushaka kubaka igihugu nta mpamvu yo guhishira umurozi. Twambuke tujye Burera. Impamvu nabaje no kwisegura n'ubushobozi bw'itangazamakuru bari bukeya. Kugera Burera ntabwo ari ibintu byoroheye umunyamakuru wonetse wese. Iyo ubonye ngo Bisomusa company yapatanye inka 5,992 ihene igatanga 700 zonyine 12%. 12%. Ngiye mfite ubushobozi mbashije kuhagera, ntagomba kureba iyo company ni yihe, aho kugira ngo umukozi w'akarere bizafate ko ari ikosa ushobora gusanga ko ari ugukinya. Ese 5,200 by'izo hene zasigaye, ese company Bisomusa yarayizigaruye, ese byararangiye yarishyuwe. So uwo mukozi rero wishyuye ihene 5,000 haraje 700, ntibyagombye kubikosa gusa. Ntibyagombye kubikosa gusa kuko hari ubushobozi bamurebamo mbere yo kugira ngo bamuhe akazi. Ushobora gusanga izo 5,000 zasigaye muri investigation ukoze neza, ushobora gusanga baragiye bakagabana wa mukozi wishyuye na ya company yishyuwe bakagabana ya mafaranga. Niyo mpamvu ari ugupusaruwe. Iyo rero ibyo gupusaruwe kugira ngo ucukumbure neza ntago bigomba inzego z'umujyi umwe. Inzego z'umujyi umwe nshatse kuvuga no kuvuga ngo hari public, hari civil society na media. Donc uruvuga ngo ibigo ni byose, niba ibigo ni parike ni ya leta, RIB ni ya leta, urabyumva? Hakagombye kubamo n'itangazamakuru nabwo byo rifite ubushobozi rikajya kubyirebera, none za raporo zikazahuzwa turigendera kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, tubona twese ihabwa abanyarwanda, kandi ni ikigo cya leta nacyo gifite abakozi bahembwa. Ntago bagombye kuba bahemberwa ko bakora ubusa. Ibyo bakora bari bitwereka, ariko twagombye kuvuga ngo ntago bigomba kurangirira mu nteko. Ni byinshi. Kumbwira rero ngo umuntu ngo yapatanye ihene 600 atangamo 700, ntago wambwira ko umukozi ari ikosa gusa. Gukwibeshya ku ihene 5,000 muri 5,900. Ntago mbyumva ngewe nk'umunyamakuru wenda nk'umuntu ngewe nzi gucukumbura bunda byita ngukira byiza nzi gucukumbura bya kinyamakuru. Ngiye kuvuga bya gisivile bya kinyamakuru. Abandi bagacukumbura bya kigenza cyaha, abandi bakacukumbura bya gishinja cyaha. Ariko twakagombye twese guhuriza hamwe kuko hari ibyo utakumva. Hari ibyo utakumva rwose. Ntabwo ushobora kunyonga, ntabwo ushobora gutanga ihene 700 muri 5,900 ngo usigaze 5,200. Twagombye kuba turi kubona n'akarere ka Burera kagahamagara nyamara uwo muntu nubwo iyo company muhora muyivuga twayishyuye zazi ni 700 gusa, izindi 5,200 amafaranga yamaze kuyadusubiza. Ariko niba company yarayafashe ikagenda ikarya yaratanze 700 muri 5,900, zari hene za minimum package muri za gahunda zo kugabanya ubukene. Ubwo nuvuga ngo niba Burera na n'ubu ihora inyuma, izo hene zagomba kugeraho zivana abaturage baho, none niho bakiri. So nge mbacunga ngo hahandi igikorwa budget yari yapanzwe ntabwo ari budget yo kuvuga mu mibare mu nteko gusa, ni budget yo kugaragara mu baturage, ukabona koko niba yarapanzwe neza abantu barakeye bareza bararya nuko. Karege arakoze cyane. Emile ngira ngo mbise ibyo Karege yavuga urabitangaho ni gitekerezo, kuko wa mugani ntabwo turi buvuga imibare gusa. Imibare irahari, ariko hari ikindi twereka inyuma y'imibare, hari ikindi gihari inyuma y'imibare. Maze kuko
gukora ndateranyije mu mibare yanjye bayabaye ariko nakoresheje calculatrice ntekereza ntibeshye nabonye ibyaha byandi watubwiye by'ibyaha nabiteranyije nsanga ni miliyari 5,28,979 n'amafaranga 717 hanyuma amakosa akubye inshuro 100 ibi bintu ibyaha amakosa ni miliyari 115 miliyari 140,145 n'amafaranga 100 Amen. Mu mategeko mwebwe n'ukuntu babigenzuye ababishinzwe nuko babikora ibi bintu bivuze iki kuba amakosa kubye inshuro kugira ngo ugere kuri 115 ufite 5 ndumva ari nyinshi bigenda gute kugira ngo ibyaha bibe bikeya ibihano nuvanga umutungo watikiye kubera ibyaha ube muke ukubwa inshuro zingana gutya n'amakosa bivuze iki kuri we nk'umunyamategeko ariko noneho ubiduhurize mu bijyanye n'ibyaha mwe kare yavuga ati ngiye mbizi bya kinyamakuru ariko we nk'umunyamategeko hano urabona micyo tubwira iki oya behind amakosa hashobora kuba harimo ibyaha niyo mpamvu ari investigation itagombye gukorwa n'inzego z'umujyi mwacyumve kugira ngo nacyo akidusobanurira ushobora kuba nibeshya murakoze hano karegeye ibyo avuga harimo analize yumvikana nagira ngo hano nibutse ko haba hakozwe iperereza ni ukuvuga ngo niba urwego rwagaragawemo igihombo tuvuge urwego rwitwa RAB cyangwa se minijist rwagaragayemo igihombo ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bukora iperereza kugira ngo bugaragaze cya gihombo ninde wagiteje ni ukuvuga ngo iperereza rikorwa riba rigamije kugaragaza ese hari icyaha cyabayemo cyangwa habayemo ikosa nk'uko nabivuze icyaha kitagikurikiranwa mu nzira z'ubutabera none ikosa niba baravuze ngo niba muri ripoti ya utagena yaravuze ngo hari igihombo wenda umuhanda umeze gutya ugana ahangaha ntago warangiye habaye igihombo kingana gutya kandi akenshi nk'uko mwabibonye muri raporo za utageno bagaragaza igihombo bagatanga akenshi amafaranga yateganyijwe mu isoko y'amwarabibonye niba bavuga ati umuhanda wari uteganyirijwe miliyari 2 ntiwarangiye cya gihombo kigaragara muri raporo ni miliyari 2 nyine kuko ariyo yateganyirijwe uwo muhanda noneho hakaza gucukumbura kugira ngo bagaragaze iki gihombo cyatewe kubera icyaha cyangwa ni ikosa niba babuze kugaragaza ko atari icyaha bakavuga ati ni ikosa wenda ryatejwe n'urukurikiye ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga baraza kureba responsibility ye muri guteza isoko ubwo ya miliyari 2 yose yagiye ahitwa amakosa noneho haraza kureba se uyu muntu araryozwa miliyari 2 cyangwa hari amakosa yakoze kugira ngo ayahanirwe aho niho nagira ngo twumvikane wa muntu niba harabaye mu gutinda hagaragara impamvu zatinze niba hari amakosa yakozemo wa mukozi arayahanirwa niba hari igihombo we yateje yakoze ikosa ryari igihombo na cyagihanirwa arasabwa ko kigaruzwa muri analize za mifotra wenda mwaza zishaka mukazireba hari aho bagaragaza rwose henshi ko umukozi yahawe igihano cyo mu rwego rw'amategeko cyangwa se mu bisobanuro yatanze byumvikanye bityo akaba atakurikiranwa cyangwa se akaba nta gihombo yateje ibyo rero kugira ngo bagaragaze ko ya miliyari 2 itarimo igihombo bareba buri cyose igikorwa cyose yakoze kugira ngo ya miliyari 2 ibe reported muri report ya utageno so iyo ni analize ni iperereza rigeza aho ngaho rigeza kuvuga ngo uyu muntu koko nta gihano akwiye guhabwa cyangwa akwiye guhabwa igihano nk'umuntu warangaye nk'umuntu utagize ubushishozi agahabwa igihano mu rwego rw'amategeko igihano cyo mu rwego rw'akazi
none se ubwo rero biraza kunsaba kumenya ngo uyu muntu witwa Ane nahombya leta kubera amakosa nka bimwe yatubwiraga ipoto yari kugura wenda 200,000 kagurwa miliyari cyangwa miliyoni 200, izo miliyoni 120 ingahe na zingahe zari kuzafasha rubanda zigatikira, Ane agahanwa mu buryo buri disciplinaire, ashobora guhagarikwa mu kazi, ashobora gukatwa umushahara na byandi byose simbizi uko bigenda, ariko byanze bikunze za miliyari cyangwa miliyoni ntizigaruke. Giye nk'umuturage yahombeje ndunguka iki muri ibyo bintu, muri ibyo bihano yahawe? Iyo case yavuze ntago nyizi neza, ariko bo n'urugero dutanze kuko ndaza kuri gusobanura nta kibazo. Yego, ndumva itavamo ikosa gusa, kuko ndumva yavamo n'icyaha niba hari ifoto yatanzwe ku mafaranga y'umurengera. Ubwo byaterwa uko isoko ryari rimeze, ese habayeho kwibeshya, ese habayeho ni kuti isoko ryari rimeze, byagenze gute mu by'ukuri. Ariko niba bigaragaye gutyo, umuntu akagaragazwaho igihombo yateje, mu by'ukuri agikurikiranwaho. Iyo niyo principe. Niba inzego zikoze iperereza, kuko ziramuhamagara zigakora iperereza zikagenda kureba uko byose byari biteye, niba bigaragaye ko ari amakosa kandi atateje igihombo, kuko hari naho bagaragaza henshi rwose ko ibyo bagaragaje nk'ikosa ntabwo ryateje igihombo leta. Aho naho ni conclusion mifoto ikunze gufata cyane ku makosa amwe n'amwe, amene kubyagaragaje nk'amakosa muri report za utageno na report z'ubushinjacyaha. Hari aho bagaragaza ko habaye igihombo, hari aho bagaragaza ko bya bindi bavuze bitari igihombo. Urakoze cyane Ikaregeya. Arakoze Intwari Emile, ndumva dutangiye guhuza. Ngira narimo mubwira nyine amakosa agaragara inyuma, amakosa ubundi muri aribyo twita responsabilité, role na imputabilité. So niba umuntu uri muri wa mwanya wishyura, we abarwa ko yakoze ikosa ariko akishyura umurengera, ayo mafaranga abanyarwanda bakeneye ko yagaruka. Niyo ya mapoto twavugaga wivuga ngo ntubizi, kuko turareba ngira ngo ni ya 2016 havugagamo bagacinya Chance Denis, havugagamo mu karere ka Rusizi, akavugamo Nyamagabe, akavugamo nuza nani Gatsibo. Ubwo ndimo ndaguha n'amakuru n'abandi uzabagira inama nk'uhagarariye Minijust. Nkongera nkavuga iyo case ya Burera, umuntu watanze ihene 700 yagomba gutanga 5,900, ntibizabikosa rya ko ntabure wamwishyuye, ahubwo n'uwo muntu ayagarure cyangwa ko ntabura amufashe kuyagarura. Ibyo nashaka kuvuga na za case nakubwiye zo kutajya kwishyuza amafaranga ya assurance. Ikosa reka nanjye ngufashe muri dukenzi. Ikosa ni nkuko ikosa rishobora kuba wenda ryuko bafashe umukozi utari competent, urugero wenda habaye ubushishozi bukeya mu gushyira abakozi mu myanya. Urwo n'urugero, habaye gutinza capitation grant mu mashuri ya secondaire. Ibyo byose muri raporo birimo. Iryo naryo ni ikosa ariko ridahombya leta, nubwo wenda ikigo cyatinze kuyabona kikajya mu myenda. Ayo ni amakosa yumvikana. Ariko ikosa rivuga ngo wagiye Burera irondongera nyigarukaho na kera yigeze kuvugwa bagenda bapanga ngo computer ikagurwa 3 ariko rame do papier ikagurwa 70, ari uburyo bwo kugira ngo ari uburyo bwo gukingira ikibaba uzapigana. Ibyo byose nuvuga ngo gukurikirana ikosa rihetse icyaha, ikosa ryagombye kuryozwa rikabyutsa cya cyaha rihetse, hanyuma cya gitwara amafaranga ya leta nayo finalite yagombye kuba amafaranga agaruka agakora icyo akagombye gukora. Kuba umukozi yakwimurwa, yavanwa aho yarari, yagawa mu mabaruwa, nabyo ntitubimenye, ntago bihagije. Amafaranga yakagombye kugaruka. Naho kuvuga raporo y'ubugenzuzi mukuru w'imari ya leta nibivuga ngo harimo mu makosa za miliyari yavuze, nizere ko wabyanditse neza uraza kubima. Za miliyari yavuze ntago twagombye kubona umubare w'abakozi bahaniwe ayo makosa, ahubwo twagombye kubona ya mafaranga yagarutse. Ufite ni naho tugiye kugera mu kiganiro. Nagira ngo Emile tunihuse kuko nundi niho twari tugeze. Ibi aya miliyari n'amamiliyoni yahombeye leta cyangwa yahombejwe leta hamaze kugaruzwa ngana iki kugeza uno munsi? Murakoze Anne.
nk'uko nabivuze izi miliyari navuze 26 27 n'izindi iyi ni sample nafashe hari n'izindi zo mu myaka yabanjije ni ziba zakomotse hahandi nyine kuri ya mishinga itarangiye, ya mishinga idakoreshwa, ya mishinga yabaye abandoned, iba yavuye muri report za utajeno. Iyo noneho igeze ku rwego rushinzwe kwinonosora, kuyanaliza neza no kwetabulisa responsibility y'abantu, uko yaravuze ni nkuko mwari muvuze ngo isize miliyari 26 twarazigaruje. Nicyo kibazo yarabajije kandi cyumvikana. Ni nkuko muri babandi barezwe mu nkiko, niyo barezwe miliyari 5, ese ni nko kuvuga ngo ese bigeze agaruka mu nzira z'ubutabera, haba mu nzira zo gutanga ibihano, habamo abavuga ngo aba bayabere, aba batsinzwe bakwiye kugaruza. Noneho ndahita njya ku ruhare rwa Minijusite. Sinza kuvuga ngo wenda aya ngaya miliyari 26 habonetsemo zingahe. Izi ngizi ziboneka wenda habayeho imanza cyangwa se umukozi yemeye kuyagaruza. Reka njye noneho mu manza leta iba yaburanye n'abo bantu ndetse n'izindi manza zitandukanye, haboneka mangahe muri izi manza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 2014 Minisiteri y'Ubutabera imaze kugaruza miliyari 5 n'ibihumbi 272 n'ibihumbi 667 miliyoni 5 772 miliyoni 5 na miliyari 5 miliyoni 772 ni 667. Yego. Ayo nayo amaze kugaruza. Amafaranga aba yakomotse ku manza zirimo izi ngizi zavuye muri report ya utajeno, zirimo n'izindi zirimo amafaranga ya leta yose. Aho mu by'ukuri wenda gusobanura ngo muri za miliyari 26 z'amakosa havuye amafaranga angahe yasubiye mu kigega cya leta. Nabisubiza hamwe ko abo twashyikirijwe nka Minisiteri y'Ubutabera bakoze amakosa yavuye mu gihombo, kandi icyo gihombo gikwiye kugaruzwa, tubashyikiriza inkiko, hakazavamo igiteranyo kingana gutya mu manza zose, haba iza penal haba n'iza civile. Aya niyo mafaranga mu by'ukuri tumaze kugaruza. Ni ukuvuga ngo duteranyije ibyaha n'amakosa turabona ari miliyari 120 na miliyoni 200 na zingahe gutyo. Ntabwo ndabiteranya neza ariko mu mibare ndimo mbona nibyo mfite. Bivuze ngo muri izo miliyari 120 hamaze kugaruka 5. Ntabwo ariko umuntu yabivuga. Izo miliyari nizo nizagaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Abantu bamaze kujyanwa mu nkiko, hari ababere bavamo, hari abagaragaweho, abaciwe amande, hari abakoze amakosa bahabwa ibindi bihano bitari kugaruza amafaranga kuko wenda basanze nta gihombo byateje nubwo ari amakosa ari uburangare. Tugiye strictly ntabwo twavuga ngo muri miliyari 100 havuye miliyari 5. Ahubwo abagiye mu nkiko bagatsindwa ubu ngubu kugeza ubu abo turimo gukurikirana tumaze kugaruza amafaranga miliyari 5 na miliyari 242 nandi navuze. Hari ahantu uvuze ngo abagiye mu nkiko baratsindwa, bivuze ngo hari n'abagiye mu nkiko barabatsinda, batsinda ubushinjacyaha. Yego, hari abagiye mu nkiko bababere rwose, bigaragara ko ibyaha bari barezwe atari byo, batabikoze cyangwa se
bababere mbese. Iyo babaye abere se ayo mafaranga bayagarutse baba baribeshye bakayabara ko yabuze yari ahari cyangwa bababere n'amafaranga ntagire uwo bazwa feri karangira? Hari case wenda zanavuzwe cyane wenda ya UR n'ahandi nka ya UR Nyagatare. Iyo ubonye motivation y'urukiko ibyo baregwaga basanze batarabikoze, bivuze ngo amafaranga yari ahari, n'aya mafaranga miliyari 3 zirenga basanze mu by'ukuri ibyo baregwaga kubera ko ndumva baregwaga gukoresha amafaranga yo mu isoko icyo atagenewe basanze atari byo. Urukiko rwanzuye ko ayo mafaranga yakoreshejwe icyo yagenewe nta cyaha cyabayemo. Ya miliyari 3 yagaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, byagaragaye ko amafaranga b'abantu nta gihombo mu by'ukuri cyabaye. Uko ni ku rukiko numva ariko nasomye neza mu rubanza. Ubwo hahandi yabaye umwere nta nubwo wamuvuga ngo kurikirana kuri cya gihombo kubera ko yabaye umwere, cya gihombo cyagishingiye ku cyaha bamureze. Bivuze ngo uwareze rero yareze ibintu bidafite ishingiro, amafaranga yari ahari ntiyanyerejwe. Ariko ibyo reka tubireke, reka tugaruke Karegenda ndabona ari ikintu ashaka kubaza. Arakoze cyane. Ibyo ngibyo ngewe mvuga ibintu biba bifite pratique. Ntabwo urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta n'abakozi rukoresha na competence bafite n'uburyo bajyamo rwabeshya ko hanyerejwe miliyari 100 nyamara izukura ari 5 kimwe cya 20. Iyo ntuza iyo fraction iri kure cyane. Ntabwo rushobora kubeshyera urwego rwari rwose, ahubwo ngira ngo ira raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta hari uburyo transparency ijya iyoroshya ikagenda mu ntara. Ngira amahirwe yo kuba ndi mu banyamakuru transparency kunda kwifashisha tukajyana kuri tere. Ariko araho mupiganya yavuze ati ariko ni gute auditeur aza yaguteguje agasanga yazi impapuro kazibura, noneho kubera ko wagera mu rukiko kubera ko wateguye urubanza neza ukazana impapuro. Izo mpapuro ni impimbano. Kuki utazibonye umunsi auditeur yaje ko atagutunguye? Munyamategeko Ntwari Emile rwose icyo kintu ubyumve. Ese auditeur arababeshyira ibyo bimenyetso biboneka mu rukiko bikagira umuntu mwere batarabyeretse auditeur, kuko auditeur ntabwo atungurana kandi raporo iva mu karere bayisinye. So rero kumbwira ngo umuntu arabarwa ko arabarwaho amakosa arimo miliyari 20 yagira mu rukiko akaba umwere, hakagumye no kureba ngo ibimenyetso bimugira umwere ni ibiki. Ni za mpapuro auditeur yasanze atazifite kandi yari yamuteguje ngo azishake, noneho ku munsi yari byagera mu rukiko yashatse n'umwavoka birumvikana auditeur we ntabwo ari umunyamategeko, noneho umwunganizi wa muntu akazana bya bipapuro ateretse auditeur ku munsi wa audit. Kandi na raporo ijya gusohoka ngira ngo n'abakagombye kurekarama barahawe umwanya bakajya no kwitaba inteko mbere yo kujya mu nkiko. Ibintu atabonera imbere ya auditeur ataramutunguye ko auditeur ashobora kumara mu kigo nk'icyumweru, ibintu atabonera mu nteko bamuhamagaje akabibona mu rukiko. Munyamategeko Ntwari Emile rwose ibyo harimo ikintu either auditeur arabeshyira abantu cyangwa se inkiko zirababera. Ibyo byose hagati aho ngaho uretse gato abanza dusobanure uko bimeze gute Emile? Murakoze harimo kwibaza ati se abo bantu bajya mu rukiko bakabona impapuro ziba zivuye he mu gihe batazitanze mu gihe bakorerwaga audit. Mu by'ukuri icyo sinabasha kugisobanura. Icyo navuga nuko mu rukiko nyine uburegwa bisobanura ku byaburegwa ukanabitangira ibimenyetso. Ugushinja nawe agomba gutanga ibimenyetso by'ibyo agushinja. Turase ku ntego ndabona iminota yashize dusigaranye 2. Ubwo mu by'ukuri ndizera ko ubutabera bwacu tubwizera ku kigero kiri hejuru cyane ku buryo ibyo rwemeje dukwiye kwifata nk'ubutabera. Ikindi ntabwo navuga ko raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ibeshya, oya ntabwo ibeshya na gatoya. Igaragaza facts, igaragaza ko umushinga runaka uteganyirijwe amafaranga miliyari 3
urakoze twabyumvise ko ntawe ubeshya ugahara ababura ibimenyetso byanze bikunze ahubwo wenda twazanakomeza iki kiganiro ntabwo kiri burangire karege ngo aya masegonda sigaye umunota umwe turawugabanya urakoze cyane ngewe systeme judiciaire yo mu Rwanda nyifata nkaho ibyo byose mbifatira hamwe umuntu waje avuye muri minijise ntabwo ashobora kuvuga ngo umushinjacyaha niba umushinjacyaha yashinje nabi toujours biragaruka kuri systeme judiciaire ariyo Emile ahagarariye bivuga ngo numva ngo niba atari umugenzuzi mukuru w'imari ya leta wabeshyeye umuntu either ni umucamanza wamubereye cyangwa ni umushinjacyaha wamushinje nabi naho ngaho ubwo ibyo bintu aho ngaho ko ari hatatu harimo hari ikosa urabivugaho iki amasegonda 10 ndumva inzego ziruzuzanya harimo complementarité buri rwego rutanga amakuru cyangwa se ibiri mu nshingano zarwo umugenzuzi batanga raporo hakakorwa iperereza hakagera abatsinda n'abatsindwa ibyo ni ibintu bisanzwe mu gihugu kigena ku mategeko numva mu by'ukuri inzego zose hano ziruzuzanya kandi ubutabera buragaragara kandi abagize amakosa bakora ibyaha bakora barabiryozwa urakoze cyane reka mbashimire umwanya ni munini kandi ntabwo twemerera gukomeza umudusabire izo dokima bazaziduhe izo dokima rwose ngo mujye muzitanga nanjye byarangoye kugira ngo biboneke ariko Imana ishimwe ko byabonetse kandi ni byiza ko bazajya banabisangiza n'abanyamakuru n'abandi bantu nko kuri website yanyu hakajya hayo makuru yose abantu bakagenda bayabona byaba byiza bibaye bishoboka yego rwose turaza kubikora arakoze cyane ni bwana Emile Ntwari ni umuyobozi w'agateganyo w'ishami rishinzwe amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera Emile wakoze kuba natwe muri iki kiganiro nshimire cyane umuniganye ijambo Karegeya yihangane Karegeya Jean Baptiste ku bitekerezo byiza waduhaye n'ubushakashatsi bwawe uza kudusangiza muri bwa bucukumbuzi ukora wakoze cyane ikiganiro cya Rubyumvute mwumvise muri rusange ukuntu bimeze muri miliyari nyinshi zagiye hafi zirenga 120 hamaze kugaruka miliyari zirenga gato kuri 5 ariko kandi urugendo rurakomeje nko mwabyumvise hari abababere hari byose biratandukanye ikiganiro n'Ubyumvute General Anne Marie niwe mwiza reka tuzasubire ubutaha mu kanya gato murabana na mugenzi wanjye Bisangwa Nganji Benjamin mu mpamba y'umunsi abayobozi banyu impuguke n'inararibonye ibitekerezo byanyu tukakubariza ibibazo bizana umuturambye ikiganiro Ubyumvute kuri Keti Radio.